Ati n'ubundi nari mbizi neza yuko Gerard yikundira Trina. Ubundi kubera iki nari mwitezeho ikintu kidasanzwe. Ati gute namwitegaho yuko yankunda kandi n'ubundi nari mbizi yuko yikundira Trina. Ukurikire, ibyo ni ibitekerezo by'umukobwa Claire uri hano. Barakwereka muri ako kanya uko atekereza ibyo ngibyo, anibuka yuko umusore ashobora kuba atamukunda yikundira Trina, ni nako akora ku nda ye, yibuka yuko mu nda ye afitemo umwana wa Gerard. Claire avuga ati ku by'umwana wanjye byo, ati rwose nzakora uko nshoboye kose, ati kandi sinzigera nsubiramo amakosa nakoze na mbere hose, ati ariko umwana wanjye we nzakora uko nshoboye kose mwiteho. Ukurikire akantu ku kandi, iki ni igice cya 4 ndetse akaba ari nayo finali y'inkuru y'urukundo rwa Gerard ndetse na Claire. Barakwereka muri ako kanya Claire yahise afata telefoni, arangije ahamagara papa wiwe. Umukobwa yakomeje asuhuza papa we, amubaza ati se umeze ute papa? Wibuke papa w'uyu mukobwa ngo ni Claire, Gerard niwe wamwishyuriye kugira ngo bamuvure. Ati rwose ndashaka gutaha, ndashaka kuba nagaruka aho ngaho mu rugo. Ni Claire arashaka gutaha yigira iwabo, muri make ni ukwahukana, ni uguta umugabo we akagenda. Ati cyane rwose ejo mu gitondo ndibuze kuba mashyitse, abandi babyeyi atitaye ku mpamvu umwana we atashye, amwakirana urukundo. Barakwereka Gerard muri ako kanya yaratashye, wibuke avuye kwa muganga, yararwaje Trina. Wibuke ariko nanone Trina niwe wikubise ku meza abishaka, agira ngo agaragaze Claire nabi. Barakwereka muri ako kanya Claire akibona Gerard atashye, ntabwo ashaka kuba yagumana nawe hano mu rugo, yahise afata inzira ngo yigendere. Gerard yahise amuhagarika avuga ati Claire, izi saha urimo kujya hehe? Ntabwo ubona yuko bwije? Ariko kandi nanone wibuke iri joro ni ryo joro Claire ndetse na Gerard bagombaga kuganira, ni naryo joro Claire yagombaga kubwira Gerard yuko amutwite. Umusore amubaza ati ariko se na n'ubu uracyandakariye koko ku byabaye kuri uyu munsi? Ati gute koko waba ukirakaye? Umusore yakomeje amwinginga avuga ati rwose njyewe nagiraga ngo nyemure ibibazo biri hagati yawe ndetse na Trina, nta kindi narengamije. Ariko nanone Claire akaba yamusanze Gerard amuyambiriye ndetse arimo gusezeranya Trina ibintu byinshi. Umukobwa yakomeje amubwira ati Gerard we, ati rwose ibingibi byarangiye, ati ahubwo reka njyewe nawe duhane divorce, n'ubundi nibyo byagombaga kuba. Umusore yarikanze, yabonye yuko Claire yafashe umwanzuro noneho ndakuka. Ati se kubera iki wansaba ibyo ngibyo? Atarega ntabwo twakomeza ubu bugoryi, ntabwo twakomeza iyi mariage yacu y'ubugoryi. Ati rwose ibingibi dukwiye kuba twabihagarika. Ngo twabihagarika? Duhagarika ibiki Claire? Claire amubwira ati Gerard, ati rwose uri umuntu mwiza, ntabwo rwose waguma muri ibi pe. Ati ndagira ngo nkubwire yuko uri umuntu mwiza. Ati ariko nanone natekerezaga, ati rwose ntabwo nagumana n'umuntu utanyizera, cyangwa se ntabwo nagumana n'umuntu nanjye ubwanjye nizeye urukundo rwe. Ati rwose rero iyi mariage yanjye nawe ntabwo nyemeye pe. Ati reka njyewe nawe dutandukane, nibwo buryo bwiza bwo gukemura ibibazo biri hagati yanjye nawe. Ati ikindi kandi ntabwo nshaka kuzakomeza gukora amakosa. Ati wibuke yuko ukundana na Trina. Umukobwa hano yaramusezereye ndetse bigaragara nkaho amukatiye ibyabo, ahangaha niho bisa nkaho birangiriye. Umusore sasa ntabwo yarakibashije kuba yagarura Claire, ndetse Claire yari amaze gufata umwanzuro nakuka yitahiye iwabo. Wibuka yuko yamaze no guhamagara papa we. Barakwereka Gerard yabuze icyo avuga, yabuze icyo asobanurira uyu mukobwa ngo ni Claire, cyane yuko Claire yari yarakaye cyane ndetse yamaze no gufata umwanzuro. Gerard hano byaramurenze, abura icyo akora ndetse n'icyo areka. Ukurikire akantu ku kandi, ngira ngo nahangaha twasoreje igice cyacu cya 3. Iki ni igice cya 4 ndetse akaba ari nayo finali y'iyi filime cyangwa se y'iyi nkuru. Niba rero utarakanda subscribe, iki nicyo gihe kugira ngo ukande subscribe, ubundi inkuru nyinshi zigiye kujya zica ahangaha. Ariko nanone abantu bakomeza kugenda basaba inkuru nyinshi ku munsi, nibuke yuko ahantu honyine zica ni ku nkuru yacu, ndetse guhera uyu munsi ku nkuru yacu naho muratangira kubona uduce twa filime twinshi cyane. Niba rero naho utarakanze iyo subscribe, nicyo gihe kugira ngo ugereyo ndetse wirebereyo izindi nkuru n'izi ngizi ziriho.
barakwereka hano Philippe yaje abaza Gerard ati Gerard, ko mbona uriya mukobwa agiye cyangwa se umugore wawe agiye ukaba utamugarura? Ati rwose bigaragara yuko ibyo Trina yakoze, ati bigaragara yuko ashobora kuba atari ikintu cyiza. Ati ni ubwa mbere mbonye Claire arakara bigeze ahangaha. Ati ndagira ngo undebere iby'amashusho ari muri ofisi ya Claire, undebere ese ibya Claire ndetse na Trina ubundi byagenze bite, gute byaje kurangira gutya, cyangwa se gute byaje kurangira Trina agiye mu bitaro. Philippe avuga ati cyane rwose, ati ndibuze kureba amashusho ya rekodinzwe uyu munsi, ntugire ikibazo rwose ndibuze kuyakugezaho. Umusore yaramubwiye ati genda urebe yaba iby'uyu munsi ndetse no guhera ijoro ryashize. Ati rwose ayo mashusho ndayakeneye, nkeneye kumenya ibiri hagati ya Trina ndetse na Claire. Ese ubundi ni gute Trina yaje kugwa hasi bikarangira avunitse ukuboko? Ukurikire akantu ku kandi. Barakwereka muri ako kanya umusore uko yakageze ku kazi. Philippe nawe yaje hano yirukanka. Wibuke Philippe uyu nguyu ni umukozi w'uyu musore ngo ni Gerard. Barakwereka Philippe hano yaje avuga ati rwose hano nkuzaniye amashusho y'ibyabaye ijoro ryashize ubwo Claire yari ari muri ofisi ye ndetse ari kumwe na Trina. Umusore nawe yibaje ese ni igiki cyatuma Claire ansezera cyangwa se ansaba divorce. Barakwereka muri ako kanya umusore yarabyiboneye byose uko byagenze, ari nako Philippe amusobanurira. Ati rwose ubwo winjiraga muri ofisi ya Claire, Trina yabibonye yuko winjiye ahita yikubita hasi ku bushake bwe kugira ngo agaragaze yuko Claire ariwe umusunitse. Barakwereka hano umusore umujinya waramwishe, areba ibintu byose ukuntu byagenze ndetse bikaba binarangiye abuze umugore we akunda kurusha abandi. Umusore umujinya waramurenze abura n'icyo akora. Barakwereka hano byaramucanze, atangira gutekereza cyane ndetse n'umutima we ariko utera cyane, avuga ati rwose ntabwo nakabaye nagaye Claire, ati kandi nta kosa na rimwe yakoze. Philippe amubwira ati Mr. Shi, ati ngira ngo nawe uri kubyibonera yuko bisobanutse. Ati rwose Trina ziriya za trick ze yakinnye kugira ngo rwose agutsindire cyangwa se atsindire umutima wawe, yagiraga rwose ngo umugirire emotion uba uri kumwitaho, mu gihe rero uza kuba uri kumwitaho Claire nawe abe abibabariramo. Ati rwose nuko byatumye avunika akaboko ke, ariko iriya ni nk'imyaka yahuriyemo nayo nawe ntabwo yari yabipanze. Ati none se ubu ngubu kandi ugiye gukora iki? Ati ko Claire wawe yamaze kugenda. Ati rwose mu bigaragara nuko Trina yakoze uko ashoboye kose akica inyoni ebyiri akoresheje ibuye rimwe. Ati reba ubu ngubu Claire yagusabye divorce ndetse na Trina ibyo yashakaga ngo ubu mwitayeho byakoze. Umusore hano sasa umujinya waramwishe Philippe nawe ariko akomeza amubwira byinshi. Umusore yahagurutse yirukanka. Philippe arangije amubaza ati none se ugiye hehe? Gerard arangije aramwitegereza aravuga ati rwose ngiye gusaba imbabazi Claire, kubw'ibyo namukoreye ntabwo nakabaye nabikoze. Philippe arangije aramubwira ati nta mpamvu rega yo gusaba imbabazi Claire. Umusore arahindukira ati kubera yuko rwose hano Claire yamaye ikarita yawe cyangwa se yamaye ikarita nza kuguha. Ati iyi karita iriho amafaranga yawe yose yaba yarakoresheje, muri make ni ukuvuga ngo Claire yasezeye ndetse n'amafaranga y'uyu musore yose yaba yarakoresheje yayamwishyuye. Philippe aramubwira ati iyi ni ikarita Claire yamaye ngo nze kuguha yo kwishyura amafaranga yawe yose yaba yarakoresheje. Ati ndetse hano hari n'ibipapuro bya divorce kandi Claire we yamaze gusinya. Umusore sasa dore ngo umutima noneho uramuvamo. Ati ngo iki gute se kandi ibingibi bishoboka? Yise abyaka Philippe ahangaha nawe ngo abyirebere. Amasezerano ya divorce gute ibingibi utigeze ubimbwira na mbere hose? Umusore yarebyeho mu kureba inyuma. Claire yamaze no gusinya, bivuze ngo Claire rwose ibyiwe ndetse na Gerard bisa nkaho byarangiye. Philippe arangije aramubwira ati ubu ngubu Claire yageze ku kibuga cy'indege wasanga yamaze no kugenda. Gerard avuga ati kuki utambwiye? Ati rwose uri ikigoryi ndetse cyane, kuki utigeze umbwira na kare kose ko Claire yagiye ku kibuga cy'indege? Dore sasa ngo umusore arajya kwibuka ibyo bisa nkaho byarangiye. Philippe yanavuga ati ariko ubundi ngewe urandenganyiriza ubusa unyita ikigoryi, n'ubundi yagucitse ureba. Ikindi kandi ntabwo wagombaga kuba witaye kuri Trina niba usanzwe utamukunda. Barakwereka Philippe nawe yasigaye ahangaha, ariko nanone uriya ni Gerard ndetse akaba na boss we, ntago yamusubizana ugusigara hano yivugisha.
arakwereka Claire nawe nyuma y'uko avugishije ababyeyi biwe bigaragara y'uko atashye. Ibihugu nk'ibi uba usanga ari binini ku buryo kuva mu ntara imwe ujya mu yindi biba bisaba gutega indege. Barakwereka umusore nawe yaje yirukanka ku kibuga cy'indege arebe nibura ko yasanga Claire ataragenda. Kumbe umusore ku bw'amahirwe mu kuhahinguka Gerard yabonye Claire ari kugenda avuye rwose kuba yakuzuza ibyangombwa byose ari kwerekera ajya ku ndege imutwara iwabo. Umusore yahise amuhagarika avuga ati Claire, urakeka urimo kujya hehe? Gerard yahise aza hano arangije amwaka ibaga ye yari afite. Ati urakeka urimo kujya hehe? Claire avuga ati ndekura. Ati rwose ndekera ivarisi ngembe nagenda, ntabwo ariga ndibuze kugumana nawe, urakeka urimo gukora ibiki? Gerard arangije amubaza ati none se ahubwo wowe urakeka urimo kujya he? Claire rwose yigira nkaho atamwitayeho ati rwose njye warega ngiye ku cyaro cy'iwacu kandi ikindi nta n'ikintu gahantwaye. Ati ndetse rwose buri kimwe cyawe cyose natwaye nakigusubije, ikindi kandi namaze kuba nasinye divorce yanjye nawe. Umusore amubwira ati ariko ibyo byose ntabwo nigeze mbyemera. Ati ikindi kandi wibuke yuko ukiri umukozi wanjye kandi ntabwo nigeze mbona urwandiko rugaragaza yuko wavuye mu kazi. Umukobwa avuga ati ariga ibyo kuba umugore wawe byo nasinye divorce kandi ayo masezerano nayahaye Philippe ngo ayagushyikirize, ndetse n'ibyo byandiko bisezera ku kazi byose nabimuhaye, sinzi niba rero utabibonye, ntabwo wakabaye urimo kunesha umutwe. Gerard arangije abaza Philippe ati Philippe, ibyo bintu wabibonyera? Philippe nawe ntabwo yakemera yuko yabibonye, arabizi yuko boss we neza yahita amwirukana. Ati yewe Claire, ibyo bintu ngiye ntabyo wamaye rwose. Claire n'umujinya mwinshi ati Philippe, urashaka kunyihakana? Ntabwo nabiguhaye. Umusore amubwira ati rega ngiye werega ntabwo ndi bwemere guhana divorce nawe. Ati divorce yawe ntabwo nigeze nyemera, ndetse nta nubwo nzigira nyemera. Ati ugomba kumenya yuko ukiri n'umukozi wanjye, ntabwo urasezera akazi. Ati rero nta mpamvu n'imwe ufite ikwemerera kuba wagenda. Ati ibyerekeye kuri kontara byo, ati rwose ngira ngo urabizi yuko kuri kontara handitseho yuko umukozi ushatse kuva mu kazi adafite uburenganzira bwa bosi we agomba kwishyura $10,000 z'amadolari. Ati rero rwose niba wumva ayo mafaranga uyafite ugomba kuba wayishyura. Claire avuga ati ye $10,000 se urumva zava hehe? Gerard amubwira ati none se ntabyo uzi ibyo ngibyo? Ati rwose ayo ngayo ni amasezerano ari muri kontara wasinye. Ati kandi sinzi niba ibyo ngibyo utarigeze ubireba, ariko ibyo byose Gerard arabivuga kugira ngo amunanize ndetse arebe nibura yuko yagaruka mu rugo akareka gutaha iwabo. Ati none se izo $10,000 urazifite ngo uzinyishyure ubundi witahire iwanyu? Claire amubwira ati ariko ubundi warasaze. Ati kandi mba mbona wowe warasaze utakiri muzima. Gerard avuga ati atarega ndabizi yuko ndi umusazi. Ati noneho rero vayo rwose dusubire mu rugo cyangwa se dusubire no mu kazi. Ati vayo rwose tugende, nta hantu na hamwe uri buze kujya. Claire umujinya waramwishe, ariko nanone bigaragara yuko Gerard atakibabaye ukundi, n'ubundi icyo yashakaga ni ukugarura Claire, ndetse yaranabizi yuko rwose uyu mukobwa arengana kuva aho aboneye amashusho y'ibyabaye muri ofisi ari kumwe na Trina. Hano Claire byaramucanze, yari yamaze kwisetingamo yuko agiye ku cyaro cy'iwabo. Avuga ati ariko ubundi uyu musore baramuruzi. Ati kubera iki buri gihe mba mbona acanganye? Ati sinzi ikibazo Gerard agira pe, ariko ubu ngubu nta kundi bamaze kumwemeza, agomba kuba yasubirayo. Ati rwose uriya musore aracanganye ndetse ateye urujijo. Ati rimwe rwose mba mbona ameze nk'aho atanshaka, ati umukanya nkabona aranshaka, ubundi ni ikihe kibazo afite? Ati ubundi kuki adashyingiranwa n'umukunzi we wa nyawe agakomeza anyiruka inyuma? Icyo atazi umuntu Gerard akunda wenyine niwe ubwe. Barakureka muri ako kanya Claire yahise aza hano, ndetse Gerard yanamuhaye inshingano zo kugenda nka manager agapanga urugendo rw'abakozi cyangwa se aho abakozi bazasohokera. Wibuke bigeze kubimubaza, barakwereka umwe muri za nshuti ze hano yaje amubaza ati none se Miss Johnson we? Ati rwose twese twari twababaye rega kuba wari ugiye kugenda. Ati ndetse turabyishimiye kuba wagarutse. Atariga impano yawe hano muri kampani irakenewe, tutagufite hari ibintu byinshi byapfa pe. Claire ariko nanone ntabwo we yabishakaga, ariko nanone akaba akunze gukora atari uko yanze akazi, ahubwo icyo yabonaga atashobora ari ukubana na Gerard ndetse yakiri Trina.
Claire yahise asaba umukozi uri ati none se wamaye ibyo byandiko nkaba nategura iby'urugendo tuzajyamo. Atarega iby'urwo rugendo ati bamaze kurutegura ndetse ruri no mu minsi 2 iri imbere. Ati byose barabiteguye. Ati cyane rwose. Ati impamvu uriya Gerard yakubwiye ngo uze ubitegure nuko rwose yashakaga kugaruka hano vuba akumvisha yuko ufite byinshi byo gukora. Ati naho ubundi byose byararangiye barabiteguye. Ati ndetse mu minsi 2 iri imbere turaza kujya mu karuhuko cyangwa se turaza kujya mu karuhuko nk'abakozi bose ba kampani. Ati rero rwose wowe icyo ufite gukora ni ukuguma hano ugakora ka kazi kawe gasanzwe, nta kindi kidasanzwe uri buze kuba ukora hano. Umukobwa yahise abyumva yuko byose Gerard yamubeshye agira ngo rwose abe ari ahangaha cyangwa se agira ngo agaruke, yumva yuko afite akazi kenshi ko gukora. Barakwereka ibyacu ntibyatinze, abakozi bose byarangiye bagiye mu karuhuko cyangwa se muri vakansi. Bose wabo yari yabemereye kuba yabasohokana ndetse hano hari ahantu heza cyane bose yabasohokanye nk'abakozi ba kampani. Barakwereka hano bose ni Philippe wari ubari imbere ndetse bisa nkaho ari we ubayoboye. Abakobwa bari ahangaha bishima cyane ati mbega byiza. Ati nukuri aha hantu ni heza pe. Ati twese niho twari twarifuje kuba twajya. Barakwereka Philippe yahise avuga ati mwese mwumve. Ati rwose ndashaka kubamenyesha yuko iyi karita iri ahangaha ati irajya isangirwa n'abantu 2 cyangwa se iragikoreshwaho n'abantu 2. Ati rero ati buri umwe wese uri ahangaha ari free kuba yahitamo rwose umwunganizi we cyangwa se umuntu bari buze gusangira ikarita. Ni ukuvuga ngo abantu 2 hano basangiye ikarita bari buze gusangira icyumba cyo kuraramo ndetse buri kimwe bari buze kuba bagisangira nk'abantu nyine bagiye muri vakansi. Barakwereka Philippe hano yagiye aha umwe mu bakobwa ikarita ndetse ufite ikarita ubwo ari buze guhitamo umwunganizi we cyangwa se uwo babana mu cyumba kimwe. Barakwereka ya nshuti ya Claire hano yatangiye kumusaba ati Claire we ese wanyemerera tukaza kuba turi mu cyumba kimwe. Gusa Philippe yahise aza hano avuga ati rero nizere ko buri wese yabonye umwunganizi we. Ati naho rwose ibyerekeye Miss Johnson we ngo Miss Johnson ni uyu Claire. Ati rwose wowe icyumba cyawe hari ahandi hantu bagishize ariko nanone ahantu hari prive. Ati rero rwose wowe ntabwo mubo bari buze guhitamo cyangwa se aba bakobwa bari aha bari buze guhitamo, wowe ntabwo urimo. Icyumba cyawe hari ahantu bagishyize ndetse hari prive hihariye. Barakwereka Philippe yahise ababwira ati rero ubu ngubu noneho buri wese yemerewe kuba yakenjoyinga buri kimwe cyose kiri aha. Ati kandi byose biri ahangaha byarishyuwe na kampani. Ati rwose mukoreshe amafaranga yose mwumva mukeneye. Kampani y'uyu musore ngo ni Gerard ni kampani ikomeye ndetse ifite amafaranga menshi cyane. Abakozi bari aha barishimye, nawe urabyumva nk'abakozi boss wabo yabasohokanye ntago babura kwishima. Ariko nanone ngo Claire uri ahangaha we bamuteguriye icyumba kiwe kiri prive. Ati rwose ubu ngubu mwasubira mu byumba byanyu cyangwa se mwasubira mu byanyu. Ati ibyo nari mbahamagariye ahangaha bisa nkaho birangiye. Ariko nanone Claire we birumvikana yuko agomba gusigara bakaba bamwereka icyumba cye cyihariye ndetse bisa nkaho umujinya yari afite muri iyi minsi umaze kuba wamushiramo. Ariko nanone ibya Trina ntituzi ngo ari. Philippe yahise amubwira ati Claire we ati we rwose reka tugende njye kukwereka ahantu icyumba cyawe kiri prive bagishyize. Urumva abandi bakozi ntabwo bahita babigira ibintu bikomeye cyane yuko babizi ko Claire ari manager wabo ndetse basigaye banakeka muri iyi minsi ko ashobora kuba ari we mugore w'ibanga wa Gerard kandi koko ibyo bakeka ni nabyo byanyabyo. Ati rwose Mr. Shina ahangaha yaguhitiyemo. Ati ndetse ni hanini kandi haranisanzuye. Ati ikindi kandi ntuze kuba wagira ikibazo, icyo uri buze gukenera cyose waza kumbwira. Umukobwa avuga ati Mr. Philippe we ati rwose urakoze pe. Ati ikindi kandi ati ahantu hose ujye umpamagara Miss Johnson. Ati birahagije kuruta kuba wanyita umugore wa Gerard. Atariga Miss Johnson ngomba kubiguhamagara hariya mu bakozi. Ati ariko nyine igihe turi twenyine nge nsanzwe mbizi yuko uri umugore wa Gerard. Ati ni byiza rero yuko najya nkuhamagara Madame Gerard niba ntacyo bigutwaye. Ariko nanone Claire aracyafitemo akantu ko kumva yuko Gerard atamukunda. Rero no kuba bamuhamagara Madame Gerard ababyumva nk'ibintu bibangamiye cyangwa se bimubangamiye. Ati rero rwose ibiri ahangaha byose byishyuwe ngira ngo wabyumvise. Ati ikindi kandi mu kanya dufite imikino tuza kuba dukina nk'abakozi twese hamwe.
ati byiza rero nuko rwose wajya mu cyumba cyawe cyangwa se wajya aho baguteguriye ukaba uruhuka, ibindi byose ndibuze kugenda mbibasangiza muri groupe turi buze kuba tubiganiraho muri groupe. Umukobwa abaza ati none se Mr. Shiwe ari? Ati rwose iyi villa ubona ahangaha cyangwa se inyubako nini ubona ahangaha, ati ni Mr. Shiwe wayiteguye. Ati rero byange bikunde nawe ashobora kuba afite uruhande rwe arimo, ariko ntabwo mbizi neza niba ari ahangaha ari. Umukobwa yarabaje ahantu Mr. Shiwe ari, ubwo uwabaza ninde? Ni Gerard. Barakwereka Claire hano yahise yinjira mu cyumba cye kiri prive bamuteguriye, ndetse ngo ni inyubako nini cyane, ariko nanone n'abandi bakozi bafite ahabo. Kumbe aho bamwohereje byose bisa nkaho ari Gerard wari wabiteguye cyangwa se Mr. Shiwe, bigaragara nkaho ari we wari wateguye aha hantu kugira ngo bombi bahahurire ndetse babashe no kuba bakiyunga. Umusore hano we yari yahageze kare ahicaye, ndetse ahita abaza Claire ati se hano hantu nateguye urabona hameze hati? Ati rwose uri kubona se ari heza? Wumve mu buryo bwose bwo kugira ngo amwikundisheho arebe nibura ko yamubabarira kubw'ibyabaye iminsi ishize. Umukobwa avuga ati Gerard we, ati rwose ntabwo nashakaga kuba naba ndi kumwe nawe hano, ngiye nashakaga kuba ndi ahantu hanjye nyine. Ati none se ntabwo Philippe yigeze akubwira? Ati rwose Philippe ngira ngo yabikubwiye, iyo usa hano hantu utahakunze wakabaye wahinduye bakaguha ahandi. Ati rero rwose kuba uri hano bivuze yuko ushobora kuba wahakunze. Ati rero ikindi kandi sinzi niba hari undi muntu wo kubaza, Philippe yigendeye kandi niwe muntu wenyine wo kubaza ahantu uri niba wahakunze rero cyangwa se utahakunze. Ubwo urumva byarangiye kuva Philippe atari hano ngo ube wamubaza. Ati ikindi kandi ntabwo ntekereza yuko Philippe agifite umwanya wo kuba yahindurira abantu ibyumba, nawe yagiye kwiyitaho ku giti cye. Gerard uri ahangaha arimo gukora uko ashoboye kose kugira ngo arebe yuko yagumisha Claire hano. Claire yarangije aravuga ati sawa, ati nta kibazo rwose ngewe meze neza na hano hantu, ariko nanone abivuga arakaye. Umusore arangije aravuga ati ariko se kubera iki numva umeze nkaho utishimye? Claire kuba ari kumwe na Gerard ntabwo ameze neza. Arangije aravuga ati oya, ati rwose ibyo ngibyo byirengagize ndetse winabimbaza. Akurika Claire yatangiye kwitegereza ibintu biri ahangaha, ndetse ni ahantu hameze neza cyane. Avuga ati rwose hano hantu hameze neza, ariko bisa nkaho ari ukwirengagiza ibyabaye iminsi ishize. Ati rwose hano hantu hameze neza, ati rwose ndi kumva meze cyangwa se ndi kumva nandukanye, ndi kumva uburyo mezemo budasanzwe. Umusore arangije amwasa ati none se twigumira hano igihe kinini tutazasubira mu kazi, cyangwa se na nyuma y'iyi trip cyangwa nyuma y'aka kavakansi tutazasubira mu kazi, tuzigumira hano igihe kinini? Umukobwa mu mutima yibwira ati ngewe se ninde wakubwiye yuko nshaka kugumana nawe? Wumve, ariko ibyo ngibyo ntabwo umusore yigeze abimenya. Ati rwose Mr. Philippe yavuze yuko mu kanya hari imikino bari buze kuba bakina, ati rero rwose ndagira ngo uze kumubwira yuko ngewe iyo mikino nashaka kuyikina. Umusore arangije amubwira ati oya, ati ibyo ngibyo ntabwo bishoboka rwose ko imikino abandi bakozi bari buze gukina utayijyamo. Ati rwose buri wese agomba kuba ari muri iyo mikino. Umukobwa ngo ntabwo ashaka kujya muri iyo mikino. Ati ikindi kandi ibyo ngibyo nabishyizeho kugira ngo twishime, sinzi impamvu rero wowe udashaka kwishimana n'abandi. Barakwereka umukobwa hano yahise acaho arigendera. Philippe atungurwa no kuba umukobwa agiye nta kindi kintu avuze. Philippe arabibona yuko Claire akirakaye kubw'ibyabaye. Barakwereka nawe yahise amwirukaho, ntumbaze ngo kandi ari buze kumugarura ate, cyangwa se ari buze gutuma Claire yongera kwishima bigenze bite. Barakwereka kumbe ibyacu ntibyatinze. Abakozi hano nyuma yo kuruhuka baje muri ya mikino, ndetse ni imikino yo kurasa imyambi hano, ndetse ya nshuti ya Claire iri hano, abakozi bose barimo kuyishimagiza bavuga ati rwose hano uri uwa mbere, ati ni wowe wa mbere mu ba mbere dufite pe, ati ntabwo ujya uhushwa. Barakwereka ibyacu ntibyatinze. Claire ndetse na Gerard nabo hano baje kujoyininga imikino ngo bakine n'abandi. Abakozi hano ntabwo babitindaho kuko baba bumva Claire ari manager wabo, ndetse manager nanone ni umuntu uba wegereye boss cyane. Claire hano yaje bamubwira ati Claire nawe uvayo utujoyininge. Claire abaza ati se kandi muri gukina ibiki? Ati kibi ariko nuko nanone usanze uyu mukino wo kurasa twari turi gukina urangiye. Ati ubwo mwebwe mugiye kujya mu mukino ukurikira, ariko hano baravuga ngo mwebwe. Philippe ahita yikanga avuga ati se twebwe bande ko Claire ari umwe? Kuki bari kuvuga babiri?
ati rwose umukino wa kabiri tugiye gukina mu magroupe kandi twamaze gukora amagroupe. Ati ndetse umuntu wenyine usigaye ni wowe kandi nta mupatena cyangwa se umwunganizi ufite. Ikindi umukino tugiye gukina hano ni uwo kurya noodles cyangwa se kurushanwa kurya noodles. Ati buri groupe irajya ikina cyangwa se barajya barushanwa kuba barya noodles kugira ngo barebe usoza mbere. Ati none se Miss Johnson we uwo mukino wo ntago nawo uri buze kuwukina? Ati dore uyu nguyu wagucitse, sinzi rero niba uri buze kureka tugakomeza dukina uturebera. Umukobwa avuga ati cyane rwose nanjye ndi buze gukina, ko ni uburyo bwo kugira ngo batabona yuko yabiriyeho cyangwa se yabirengagije. Hahandi abakozi batangira kuvuga ati yabaye manager none ntago abashaka kutwikoza. Claire hano yakomeje abaza ati none se njyewe ninde turi buze gukinana cyangwa se ninde uri buze kujya mu itsinda ryanjye niba mwese buri wese afite umwunganizi? Philippe hano yahise yitanguranwa avuga ati ariko se ko mbona Claire adafite umuntu bafatanya, ubundi waretse Claire agakinana na boss wacu? Abakozi bose atuzi ko ibyo bintu byaba ari byo we. Ati reka Claire rwose akinane na boss wacu, ati reka ariwe uba umwunganizi we, ndetse abakozi hano bakoma amashyi banabisubiramo. Ati rwose boss nawe ugomba kuba watujoininga. Ubwo boss wabo bavuga ninde? Nta wundi ni Gerard. Gerard yaravuze ati murekere aho ngaho gusakuza. Ati rwose sawa nanjye ndabyemeye. Ati ndetse ndibuze gukina kandi nyinane na Claire. Barakoreka hano ya nshuti ya Claire yahise avuga ati rero bisa nkaho ari namwe tsinda rigiye kudutangirira. Ati rwose ngira ngo murabibona yuko hariya andi matsinda na mbere yari yabanje gukinaho, hasigaye amatsinda make, rero iryanyu niryo rigiye kubanza. Ati ndetse ikindi kandi dore rwose noodles zanyu ziri hariya. Ati ntabwo rwose mugomba kuba mwarumana, ibyo ngibyo ntabwo birimo. Numbaze ngo uwo mukino ari kubabuza kurumana, ese ni mukino nyabaki? Ati rwose umukino ufite amabwiriza makeya. Ati ndetse turaza kureba mwebwe hagati yanyu ninde uri buze gutsinda, ese ni Miss Claire cyangwa se ni Mr Gerard cyangwa se Mr Shi. Ati rwose ngira ngo ahangaha mwatangirane ya nshuti ya Claire irimo kubaha amabwiriza. Arakwereka bombi bararebanye. Numbaze ngo umukino wabateye isoni hano, ese ni mukino nyabaki? Gerard yaravuze ati sawa. Ati noneho ni twebwe dukurikira, mureke natwe dukina. Barakwereka hano ya nshuti ya Claire yahise iza hano, irangije ifata kamwe mu dusorori turi ahangaha turimo noodles, irangije ihita ibazanira bombi ngo bagiye kurushanwa, ndetse hariho n'igihe bivuze ngo bari buze kuba bari kubabarira iminota cyangwa se amasegonda. Barakwereka hano yarabegereye arangije avuga ati ngaho mufatira ahangaha. Ati rwose mutangire mukine. Barakwereka Gerard hano niwe bahaye agasorori cyangwa se agasane kariho noodles. Claire afite isoni nyinshi ndetse na Gerard nuko wibuke imbere y'aba bakozi nta muntu n'umwe ubizi yuko aba bombi babana nk'umugore n'umugabo. Ati Claire we ati noneho ubu ngubu twatangira. Barakwereka kumbe umukino ahangaha ukuntu umeze ni ugusangira ka noodles kamwe cyangwa se ni nk'uko wavuga ikaroni rimwe, rwose bakarushanwa kuba barirya bakareba uri buze gufata ahantu hanini ariko nanone bakurikije igihe. Barakwereka ahangaha barakomeje bararya barushanwa, ndetse ibyabo byaje kurangira basomanye imbere y'abakozi, ibyo uyu mukobwa yari yababujije. Ati ntihagire uza kuruma undi. Ati rwose nkeneye ahangaha telefone kugira ngo mbe nafotora. Kumbe uko ibyo biri kuba, barakwereka ya nshuti ya Claire ngo Nirine byose yarabifotoye hano. Bivuze ngo aya mafoto nayo ari buze kuba ahari nk'urwibutso, ariko nanone wibukemo hano hari umuntu umwe uri kuburamo, ndetse uwo muntu akaba ari mu bitaro. Ubwo uwo nta wundi ni Trina. Sinzi ngo ibingibi sasa naza kubimenya biri buze kugenda bite. Ati none se Mr Shi, ntabwo Mr Shi azi yuko bamufashe ifoto bigaragara nkaho arimo gusomana na Claire. Ati none aya mafoto y'umukino, ati rwose kuba nayashyira ku rubuga rwa kampani hari icyo bitwaye kugira ngo tugaragaze yuko n'abakozi bacu bajya bishima? Claire yarabiketse yuko ayo mafoto atagaragara neza, arangije avuga ati Mr Shi ntabwo ibyo ntibagomba kuba babipostinga. Hano yahise amubwira ati nyine amafoto bigaragara nkaho turimo gusomana ayo ngayo rwose n'uyapostinge yaba ari mabi. Ati ariko nanone andi bayapostinga. Ati siko bimeze Claire. Ati kubera iki ubundi udashaka yuko bayapostinga? Kumbe umukobwa uri ahangaha ngo Nirine we yaragiye ahera ku mafoto bigaragara nkaho bari gusomana. Iyo foto aba ariyo ashyira imbere, ndetse hejuru yiyandikiraho utugambo twiwe.
ngo agiye gupostinga ku rubuga rwa kampani yabo. Ukurikire akantu ku kandi ndetse mwibutsa yuko iyi ngiyi ariyo finali ya filime yacu. Ikindi kandi izindi filime nyinshi nazo ziri imbere. Ati rwose hano bigaragara yuko byatwaye amasegonda 20. Ati ndetse reka hajyeho indi gurupe ikurikira, reka nizere yuko yiteguye. Claire akimara kumva yuko ibyabo birangiye cyangwa se umukino we urangiye cyangwa se itsinda rye rivuyeho, yahise ava aho ngaho arigenda, ariko nanone asa nkaho atishimye. Ubundi bintu nk'ibi nta nubwo yakabaye abikinanye na Gerard. Gerard arangije abibona yuko Claire arimo kumwihunza ndetse aramukurikira agira ngo arebe ese Claire afite ikihe kibazo. Barakwereka hano umukobwa yarabibonye yuko Gerard yamukurikiye. Gerard arangije amubaza ati ariko se kubera iki uri kwihunza abandi, ubundi ufite ikihe kibazo? Ati se ntabwo ubonye ibintu ukoze mu kanya? Ati buriya ngiye ibintu ukoze mu kanya birambabaje. Umusore arangije avuga ati ariko wibuke yuko uri umugore wanjye. Gerard hano yafatiyeho aramusoma imbere y'abakozi. Ati none ni ikihe kibazo kirimo kuba nagusoma? Ese ntabwo uri umugore wanjye? Claire yagiye kuvuga ati wowe, ubwo yashakaga kuvuga ati wowe n'ubundi ukunda Trina, ujya ureka kunesha umutwe. Arangije ahita abiceceka. Ati none se ubundi kubera iki mbona ufite ubwoba cyangwa se bisa nkaho ufite ikibazo? Yavuga ati njyewe ariko nta bwoba mfite. Gerard arangije areba hirya no hino, arangije amubaza ati ubundi se hano hantu ugiye hehe? Ati rwose nibazaga ngo ugiye hehe? Claire avuga ati rwose ngiye aho nshaka kuba nafata akayaga ndi njyenyine. Ati rwose ntabwo nkeneye kuba ndi kumwe n'abandi. Gerard amubaza ati none se imikino abandi bari buze gukina wowe ntabwo uri buze kuyikina? Claire avuga ati ahubwo ndigendeye, utongera kunkurikira, nawe shaka aho ujya ha wenyine. Gerard avuga ati ati ibyo ngibyo nibyo ushaka, ubundi kubera iki udashaka yuko nkukurikira? Ariko nanone amwitegereza avuga ati wange cyangwa se ukunde n'ubundi bizarangira umbabariye. Barakwereka twigarukire hano kuri Trina uri kwa muganga. Yaketse yuko agiye kugirira nabi umukobwa, birangira ukuboko kukubigindiye. Mukumbe uko yakarebye hano ku makuru cyangwa se ku rubuga rwa kampani yabo, yahise abona ya mafoto yande ya Gerard arimo gusomana na Claire. Barakwereka hano sasa umukobwa uko yakabaye kwa muganga, umujinya warazamutse, telefone ahita nayikubita hasi avuga ati asike, ati bigaragara nkaho nta n'ikintu na kimwe nigeze nkora. Ati ibi ngibi byose hanyuma yuko mbuze ukuboko kwanjye. Ati none mwe mwagiye ku ruhande murimo gusomana? Ati rwose murimo kunsomanira hejuru yuko mbuze ukuboko kwanjye? Ati ntabwo nakekaga yuko nyuma y'ibyabaye Claire ari buze kongera gusubirana na Gerard. Ati none ubu ngubu Claire niwe abantu bose bari kureba nk'umukobwa udasanzwe, bari kumureba nk'umukobwa ukundwa n'umusore ukize cyane. Ibyo nifuje nyuma y'iki gihe cyose bigaragara nkaho agiye kubintwara. Ati rwose Claire, noneho nyuma na nyuma ntuze kungayira rwose ibyo ngiye gukora. Ati iki gihe cyose nari narakoroheye. Barakwereka uko umukobwa yakavuze ibyo ngibyo. Hari umugabo hano waje kumusura kwa muganga. Umugabo rwose yaje hano arimo kwisetsa avuga ati Miss Holder we, ati se umeze neza? Holder bigaragara yuko uyu mugabo baziranye, ariko nanone aramurakariye avuga ati sini. Ati se urambaza ibiki cyangwa se uri hano ukora iki? Ati ntabwo wakabaye uri hano kwa muganga aho ndwariye. Undi avuga ati Miss Holder, aturabizi yuko nari umushoferi wawe kuva ukiri akana gatoya ukambakamba. Ati rwose naragutwaraga kuva na kera, none dore ubu ngubu uri mu myaka 20. Ati ndetse ntabwo ushaka kumbona. Aturabizi yuko nakoze uko nshoboye cyane nkakurinda mu bwana bwawe kugira ukuze, kubera iki wumva yuko ahantu urwariyeho nahashyika? Barakwereka hano yahise amubwira ati rero ibyo ngibyo birahagije. Ati rwose ceceka. Aturabizi yuko umuryango wanjye wakwirukanye ku bw'ubujura bwawe. Ati rero ntabwo wakabaye uri aha ngaha. Bivuze ngo uyu mugabo yari umushoferi w'uyu mukobwa ngo ni Miss Holder cyangwa se Trina. Umugabo yakomeje amwinginga avuga ati ariko ibyabaye hariya ni amakosa. Ati kandi nyuma y'igihe kinini rega nari nkoze iwanyu. Ati kubera iki akantu nka kariya gato kabaye kadutandukanye? Aturabizi yuko nagukundaga kuva na kera uri akana. Ati rero narinje aha ngaha rwose nari nagize akabazo. Ati narinje aha ngaha rwose kugira ngo unguze amafaranga. Ati kandi niwe muntu wenyine muri iyi si mfite wanguza amafaranga. Icyo atazi nuko Trina yibereye mu gahinda ke. Umusore yakundaga arimo gutwarwa n'umukobwa
basa nkaho bahanganye, ariko nanone Trina agiye kwirukana uyu mugabo ngo amuve mu maso, sinzi icyo yatekereje, arangije ahita amwenyura amutuze umujinya Trina yari afite. Trina arangije aramubwira ati ariko ubu noneho naguha amafaranga yose wifuza, ati ariko nuramuka unkoreye ikintu kimwe cyonyine nifuza yuko unkorera. Umugabo uranga witwa ngo ni Sini arangije amubwira ati urabizi yuko rwose nari umwizerwa kuva na kera, ati mbwira ikintu cyose ushaka njyewe ndibuze kukigukorera. Barakwereka sasa umukobwa yegeye imbere hano gato, ese ni ibiki agiye gusaba uyu Sini ngo amukorere. Ngo araza kumuha amafaranga yose yifuza, kandi nanone mu kanya twumvise avuga yuko ati Clea naze kumugayira noneho ibyo agiye kumukorera. Ati rwose ngira ngo Clea uramuzi, ati rero ndagira ngo rwose twangize reputation yiwe cyangwa se uburyo abantu bamuzimo. Ati none se kuba twakangiza uburyo abantu bamuzimo ibyo bishatse kuvuga iki? Arangije amubwira ati ariko wowe uri umugabo, ati ntabwo ari ngombwa kugira ngo mwigishe gusebya umuntu cyangwa se kugira ngo wangize ubuzima bw'umuntu. Ati rwose ntabwo nshaka yuko Clea Gerard azamukunda cyangwa se akamutwara bakabana. Ati rero rwose ibyo ngibyo nubinkurira, ati ndibuze kuguha amafaranga yose wifuza, ati ndetse amafaranga ndibuze kuguha azagufasha ubuzima bwawe bwose. Ati se kuko ibyo bintu nibyo? Uwo ni Sini umugabo urahanga ngo yifite ibibazo by'amafaranga. Ati urakoze cyane Miss Hulda we, ati rwose ndagusezeranya yuko ibyo wifuza cyangwa se ibyo ushaka biri buze kuba, ati ndetse ndaza kuguha erega n'ibirenze. Aramubwira ati wowe uri umugabo ndetse uzi icyo wakora kugira ngo wangize ubuzima bw'igitsina gore. Ati ikindi kandi ndashaka yuko Gerard azajya atekereza kuri Clea akumva aramwanze, ati ndetse sinkeneye yuko bazigira banabana. Barakwereka Trina yasigaye hano yisetsa avuga ati Clea we, ati rwose ubuzima bwawe bw'umwanda ngiye kurushaho kubwangiza noneho, ati rwose ngiye gutuma Gerard azajya akureba akumva neza arakwanze. Ese ni ibiki uyu mugabo bohereje agiye gukorera Clea? Ukurikire. Barakwereka twigarukire hano aho kampani yose cyangwa se abakozi bose baje mu karuhuko. Clea yari ari kumwe na ya nshuti ye bagenda baganira, inshuti ye iri aha bita ngo ni Lynn. Ati rwose ntabwo ukeneye kuba wamerekeza bigeze ahangaha, ati ndetse dore burije nta mpamvu yuko ugumana nanjye, jya kuryama rwose nta kibazo, nanjye ngiye guhita ndyama. Ati ngira ngo kandi urabizi yuko akenshi nkunda kuba ndi njyenyine, ati ndetse ntukabingayire. Ati rwose uyu munsi wabaye muremure, ati ndetse njyewe nawe twaganiriye ibintu byinshi. Clea hano afite umukobwa umwe cyangwa se umwe mu bakozi bakunda kuba baganira, ndetse ni nawe muntu nibura wabashije kuba yamwumva kuva na kera Clea akiri umukozi. Ati rero rwose nuza kugira ikintu ukenera uze kumpamagara, ariko nanone ahangaha iyo bigeze aho bamenya yuko uri umugore w'umugabo ukomeye cyangwa se w'umukire, barushaho kuba bakwitaho cyane. Inshuti ye ngo ni Lynn hano yaramusezeye irangije irigendera, kandi nanone wibuke Clea twumvise yuko cyangwa se twabonye ko bamutumyeho umugabo ngo aze yangize ubuzima bwe ku buryo Gerard azajya amutekereza akumva aramwanze. Kumbe barakwereka cya kigabo ngo ni Sini cyahise kiza hano Clea nta muntu n'umwe bari kumwe, yita kimushyira agatambaro ku mazuru. Umukobwa arangije ahita ahwera, bivuze ngo agatambaro amushyize ku mazuru yari yashyizeho imiti. Barakwereka Sini urahangaha yitegereje niba nta muntu n'umwe umureba, ndetse nawe ibi byose ari kubikora kugira ngo Miss Hulda cyangwa se Trina amuhe amafaranga. Ndetse yamubwiye ngo ubuzima bw'uriya mukobwa ubwangize, ndetse wowe uri umugabo uzi icyo wakorera igitsina gore kugira ngo ubuzima bwacyo bwangirike. Barakwereka sasa hano Clea yagiye gukanguka hano bamuziritse iminyururu myinshi cyane cyangwa se imigozi myinshi cyane, nta buryo na bumwe buhari bwo kuba yacika. Ikindi kandi ibi ngibi bigaragara nk'aho Gerard ntabwo yigeze abimenya. Ese ibi ngibi kandi biri buze kurangira bite? Ukurikire akantu ku kandi wibutsa yuko iyi ngiyi ari finali. Niba rero utarakanda subscribe nicyo gihe kugira ngo utazajya ucikwa n'inkuru zica hano ku Nkuru Daily. Barakwereka sasa umugabo uri ahangaha, ntumbaze ngo iyi nyubako yazanyemo Clea ese ni iyahehe, ariko nanone bamubwiye ngo ubuzima bw'uyu mukobwa ubwangize, ese ari buze kubwangiza ate? Barakwereka hano yahise akubita urushyi Clea
agira ngo akanguke. Claire nawe ntabwo yari azi ahantu ari. Umugabo uri ahangaha yaramwitegereje sasa atangira guseka. Claire n'ubwoba bwinshi gukanguka areba umugabo uri ahangaha ndetse yanamuziritse amubaza ati se wowe urinde, uranshakaho iki? Ni igiki nagukoreye? Ati kubera iki wamambiriye bigeze ahangaha? Umugabo amwitegereza arabizi yuko kwangiza ubuzima bwa Claire aribwo ari buze kubona ibyo ashaka. Ati rwose ibyo bibazo urimo kumbaza, ati rwose uretse kubimbaza uraza kubimbaza mu kanya gato, ati rwose iba wihanganye. Ati ikindi kandi, ati wa mukobwa we rwose ugomba kumenya neza yuko, ati rwose iki cyumba utazigera ukivamo, ati njyewe nawe tugiye kubana muri iki cyumba paka. Avuga ati none se ibyo ngibyo bishatse kuvuga iki? Ni igiki nagukoreye? Umugabo aramubwira ati none se ni ngombwa kugira ngo umbaze ibyo? Si uri umugore nanjye nkaba ndi umugabo? Atari ugomba kumenya yuko Gerard ari mariye. Ati rero ni byiza yuko naguhunza Gerard, ati njyewe nawe tukaba twibanira cyangwa se turi kumwe. Claire avuga ati none ibi ngibi byose ni ukubera Gerard? Umugabo uri ahangaha akomeza amukurura imisatsi ndetse afite n'icyuma. Avuga ati rwose ni uko nguko bimeze. Ati ugomba kumenya yuko ari uko bimeze. Ati ndetse buri kibazo ndagenda nkubaza wa gakobwa we ufite kuba wansubiza. Ikindi kandi ni ukujya uvuga yego na oya n'ayandi magambo menshi nkeneye yuko umbwira ukurikire. Ati ndetse nugerageza kunesha umutwe ndibuze kukwangiza ubuzima bwawe, ndibuze kuburangiza. Ati ikindi kandi ugomba kumenya yuko Gerard ari umwanzi wawe. Siko bimeze? Umukobwa avuga ati oya, ati Gerard rwose njyewe ntabwo ari umwanzi kuri njyewe. Umugabo uri ahangaha ngo ni Sine yasikatiye. Ati bivuze ngo agakobwa rwose uracyakeneye Gerard ndetse uracyamukunze. Ati rero n'ubundi nakubwiye ngo ugende usubiza yego na oya, none rwose ndabona ugikomeje kunesha umutwe. Barakwereka umugabo uri ahangaha yahise afata telefone ya Claire. Numbaze ngo ni ibiki agiye kurebamo. Claire byamucanze ndetse umutima we bisa nkaho wahagaze. Barakwereka hano bahise bamwereka muri telefone. Arangije aramubwira ati ntabwo urimo kubibona. Ati rwose Gerard bigaragara nkaho yakomeje aguhamagara inshuro nyinshi ndetse igihe cyose Gerard akwandikiye aguhamagara hano. Ati none wowe urimo kugerageza kunyereka yuko Gerard nta kintu kidasanzwe muvugana cyangwa se nta kidasanzwe mukorana. Ati kandi ubizi yuko afite umugore. Ati wagakobwa bivuze ngo uba uri guca inyuma umugore wa Gerard buri gihe. Umukobwa ahangaha byaramucanze bivuze ngo nawe yahise amenya yuko uyu mugabo ashobora kuba yoherejwe na Trina. Ati rwose uwo mukobwa hano ntuze kunesha umutwe. Ati ikindi kandi ugomba kumenya yuko nyuma y'ibi byose n'ubuzima bwawe uzahita ububura, ntugire ngo uzava ahangaha uri muzima. Arakoreka twigarukire ahangaha aho abakozi ba kampani basohokeye ndetse Gerard hano ari kumwe nande na Philippe. Philippe amubaza ati se none boss, ati rwose urabona se biriya bintu byawe narabitondetse neza? Ati cyangwa rwose biracyari umwanda, nta kintu na kimwe nigeze nkora. Ati rwose ugomba kumbwira. Ati amezi ataha noneho nkazajya mbikora neza pe. Ati cyangwa se niba unabishaka njye mbiguha kuri email byose nabisoje. Ati wowe icyo ukora ari uguteraho stamp. Ibyo mu kazi kabo barimo kuganira. Ariko nanone Gerard bigaragara nkaho umutima we utari hano. Arangije areba ku saha ye. Avuga ati se kandi ko mbona amasaha akuze cyangwa se amasaha yagiye. Ati ikindi kandi nkaba narabona Claire hano. Ati bimeze bite? Ati se Claire ntabwo yigeze agaruka ahangaha? Aho Gerard arimo kubaza Philippe. Philippe avuga ati rwose bigaragara nkaho Claire akiri hirya iriya ku byicungo. Ati ariko ntabwo nibaza ukuntu yaba akiri ku byicungo muri iri joro. Barakwereka kumbe barebye aho ngaho ku ruhande. Aha ni hamwe Gerard ni hamwe Claire bamushimuti. Philippe hano mu kwitegereza ibiri ahangaha yahise avuga ati rwose aka kari ahangaha ni kamwe mu two nari nateguriye Claire, gute kaba kari hano? Barakwereka yahise abizanira Mr. Philippe Mr. Gerard cyangwa se Mr. Shi. Avuga ati rwose reba iki ngiki kiri aha. Ati rwose usibye wowe ndetse na Claire nta wundi muntu ufite iki gikoresho mu cyumba cye. Ati none gute cyaba cyageze ahangaha rero? Barakwereka Gerard nawe sasa hano byaramucanze yibaza ese iki gikoresho cyaba cyageze ahangaha gute. Avuga ati se koko urabizi neza yuko icyo gikoresho ari njyewe na Claire gusa twari tugifite? Ati cyane rwose buri mukozi hano ibiri mu cyumba cyabo ni igihe wagiye ubitegura
ndetse ibyanyu byari byihariye ntabwo bimeze nk'iby'abandi bakozi. Ati rero iki ngiki niba atari icyawe, atari we wakizanye ahangaha, bivuze ngo rwose njyewe ndishuwa yuko ari icya Clay. None sasa rero cyageze ahangaha gute? Umusore hano byaramucanze, ntabwo baramenya yuko Clay bamushimuse. Umusore yahise avuga ati no, ati se kandi igute ibyo ngibyo bishoboka? Ati rwose ndagira ngo uvugishe abanyiri hoteli, ndagira ngo uvugishe abanyiri hoteli turimo bamenyere ese ni ikihe kibazo kijya mbere hano. Ati ndetse ndagira ngo barebe ku makamera yo mu byumba byose, menye niba Clay yaba ari hano, wenda hari umukobwa barimo cyangwa se hari undi mukozi hano barimo kuganira. Ndagira ngo rwose tumenye ahantu Clay ari byihuse. Umusore byahise bimuhangayikisha, ndetse Philippe yahise yirukanka kubwira abakozi cyangwa se ba nyiri hoteli barimo. Umusore nawe yahise ajya gushakisha ku giti cye, bahise batangira guhangayika bibaza ahantu Clay yaba ari, kuko amasaha yo amaze gukura. Barakwereka sasa hano Clay yatangiye kubwiza umugabo uri ahangaha ukuri, avuga ati rega n'ubundi njyewe ni njye mugore wa Gerard. Ati ubundi kubera iki unyitwaraho gutya? Ati se nta bwoba ufite bwa Gerard cyangwa se nta bwoba ufite bw'icyo Gerard ari buze kugukorera? Ikigabo kiri ahangaha sasa cyarasetse cyane, giseka ibyo Clay avuze. Aramubaje ati nta bwoba ufite bw'ibyo Gerard yaza kugukorera? Clay mu kwitegereza umugabo uri ahangaha yimereye nk'umusazi, ndetse bigaragara yuko nta kintu na kimwe atinya. Arangije aramwitegereza ngo ubwoba? Ati wa mukobwa rwose njyewe nabuze ibintu byinshi cyane. Ati ndetse nabayeho ubuzima wa mukobwa utatekereza. Ati gute rwose nagira ubwoba bw'agasore k'amafuti nka kariya? Ati njyewe usibye n'ubwoba bwa Gerard nta kintu na kimwe njya ninya kuri iyi si. Urugabo ruri ahangaha ruteye ubwoba. Clay arangije aravuga ati none se ninde wakohereje kuba wankorera ibi ngibi? Ese ni Trina urimo kugukoresha ibi byose? Sini uri ahangaha urwihebe. Arangije aravuga ati wa gakobwa bigaragara nkaho uri agahanga, ati rwose ushobora kuba ufite ubwenge pe. Umukobwa aramubaje ati se ni Trina wakohereje gukora ibi ngibi? Umukobwa amubwira ati burije cyane. Ati ndetse njye nkeneye kuba naba ndi mu rugo cyangwa se naba ndi mu cyumba cyanjye baneguriye. Umugabo yahise ajugunya icyuma, arangije aravuga ati rega humura ntabwo nkeneye kukwica nonaha. Ati ndetse byo kukwica biraza kuba biza nyuma. Ati ahubwo hari ikindi nkeneye nyine, urabyumva ndi umugabo ndetse nawe uri umugore. Ati hari ibindi bigomba kubanza mbere ya byose. Barakwereka umugabo uri ahangaha ngo ni Sini, wibuke ibyo akora byose ni ibyo bamutumye. Umukobwa yakomeje avuza induru avuga ati rwose ndeka wa mugabo we, ati nta kintu na kimwe nshaka gukorana nawe. Umugabo uri ahangaha avuga ati wa gakobwa ceceka, ati ndetse reka mbanze nirwane. Umugabo uri ahangaha ariko nanone ariko akubita Clay ingumi zo mu nda, kandi turabizi yuko Clay atwite, ndetse dukurikije n'igihe gishize, hashize igihe kinini umwana agombe kuba ari mukuru mu nda. Ukurikire akantu ku kandi, umugabo uri ahangaha sasa yatangiye kuba yafungura amapesi y'imyenda, bivuze ngo ashaka kuba yafata Clay ku ngufu. Ese Gerard ari buze kuba yahashyikira ku gihe? Arakwereka sasa ahangaha Clay uko bamukubise ingumi yo mu nda, imbaraga zose zahise zishira. Sini uri ahangaha avuga ati rwose wa gakobwa we, ati ubanza utaramenya ibijyambere cyangwa se ubanza utaramenya icyo ndi gushaka, ati ariko humura mu nyuma uri buze kukimenya. Barakwereka umugabo uri ahangaha uko yagatangiye kwikura imyenda, niko yatangiye kurwana na Clay ashaka uburyo yamufata ku ngufu, ariko n'ubundi Clay nta buryo na bumwe afite bwo kumurwanya kuko araziritse iminyururu ahantu hose. Barakwereka kumbe ku bw'amahirwe umugabo uri ahangaha atarafata Clay ku ngufu, arimo kumukuramo imyenda. Barakwereka umusore nawe yahashyikiye mu gihe avuga ati Clay yahise afata umugabo uri ahangaha ngo ni Sini n'umujinya mwinshi, ndetse Clay nawe niko yavuzaga induru. Uwari uri aha wavugaga ati njye nta muntu n'umwe ninya. Gerard yahagize amukubita n'ingumi nyinshi cyane, ndetse afite umujinya mwinshi, ariko nanone mbere na mbere agomba kuba yahambura Clay. Kumbe Clay kubera kuvuza induru ndetse no kuba bamukubise ingumi mu nda kandi atwite, yahise ahwera. Gerard hano yagerageje kuba yamukangura amuhamagara ati Clay, ati bite? Clay nta jambo na rimwe arimo kuvuga, yahwereye. Gerard yahise abwira Philippe uri aho ngaho ati Philippe, ati hamagara abaganga vuba, ati rwose sinzi ikibazo Clay afite. Barakwereka ibyacu ntibyatinze,
ngira ngo byarangiye Claire ahari abaganga baje kumusuzuma ngo barebe yuko ari muzima. Umuganga uri aha ngaha yakomeje apima Claire ubanza ataranakanguka. Ikindi kandi wibuke Claire ntabwo yari yakabwiye Gerard yuko atwite. Claire arangije abaza muganga ati none se muganga, ese umwana wanjye mu nda ameze neza? Gerard uri aho ngaho nawe yaratunguwe no kumva Claire abajije ngo umwana mu nda ameze neza, yuko ntabyo yigeze amubwira. Gerard arangije avuga ati ye umwana, none se kandi uratwite? Claire nawe yahise yibuka yuko atigeze abibwira Gerard, atangira kwibaza uko ari bubisobanure, ariko abanza yategereza ngo yumve icyo muganga amubwira. Muganga arangije avuga ati uyu mukobwa rwose njyewe ndabona adatwite. Niba umwana rero yaba yavuyemo sinzi uko byagenze. Claire arangije avuga ati ariko ibyo ngibyo ntibishoboka. Ati rwose njyewe nayipimye nsanga natwite, gute wambwira yuko natwite? Ati ikindi kandi nagiye mbona n'ibimenyetso byinshi bigaragaza yuko nwite. Ati rwose wa mukobwa we sinzi ukuntu byagenze, ati ariko wasanga test wakoresheje ariyo ifite ikibazo. Ati rimwe na rimwe ziriya test bagurisha ziba rwose zarabaye expired cyangwa se zararangiye ku buryo ushobora kwipima ukabona utwite kandi udatwite. Ati rero rwose njyewe narebye inshuro nyinshi cyane mu nda yawe mbona nta mwana urimo pe, kandi natwe twagiye tubona ibimenyetso bigaragaza yuko Claire atwite. Ati rwose sinzi ukuntu byaba byagenze, ndetse nta n'igikomere mbona mu nda cyaba cyatumye inda utwite ivamo cyangwa se bigaragaza yuko inda wari utwite yavuyemo. Umusore urango ni Gerard yahise avuga ati muganga nta kibazo rwose urakoze, ushaka wakigendera. Umusore nk'uyu nguyu w'umukire ntabwo yirirwa ajya kwa muganga, ndetse abaganga hano bamusanga mu rugo iwe. Ukurikire akantu ku kandi, umukobwa sasa hano yishwe n'urujijo avuga ati se byaba bigenze bite? Ati iri banga ryose naribitse ku bw'ubusa? Gerard arangije amubaza ati Claire, kubera iki ibi bintu wabyihereranye nyuma y'iki gihe cyose? Gusa Claire nta kintu na kimwe arimo kuvuga byamucanze, aribaza ukuntu yari amaze igihe cyose yita ku mwana udahari. Umusore akomeza amubaza ati kubera iki ibyo wabigize ibanga utigeze ubimbwira? Umukobwa avuga ati ariko ntabwo nigeze nshaka ko ubimenya, kubera yuko wari gukuramo umwana wanjye cyangwa se wari gukuramo inda yanjye. Umusore avuga ati ariko ngiye byari kunshimisha iyo nza kumenya yuko utwite, gute rero wavuga yuko nari kubabaza umwana kandi umwana yari kuba ari uwanjye? Claire arangije avuga ati ni wowe wabyivugiye ku giti cyawe. Ati ngiye narabyiyumviye ubivuga, ariko nanone Claire ukabivuga mu nda hakamurya, ariko nyamara muganga avuye aha ngaha avuga yuko adatwite. Umusore arangije amubaza ati none se kandi mu nda harongera arakubabaza? Claire ati wowe ndikura ntabwo wakabaye umfashe, wibuka nta nubwo bariyunga. Ati rwose aho kugira ngo umuhangayikire, ati ufite undi muntu wakabaye uhangayikira, ntabwo ari ngewe wo guhangayikira. Ati genda ube wita kuri Trina, dore sasa ngo aramucyurira. Ati sese buri gihe si wowe wabaga ushaka kwitaho? Ati none dore nyuma na nyuma ari no kunkurikirana ashaka kunyica. Umusore hano sasa byaramucanze abura n'icyo asobanura. Arangije avuga ati none se ushatse kuvuga yuko Trina ari we wohereje uriya mugabo? Atariga ibi byose ntabwo byakabaye biba iyo usa atari wowe uhora umuri hejuru ndetse umutwikira n'amakosa ye cyangwa se umufasha mu makosa ye. Ati rero ibi byose ntabwo byakabaye byarabaye. Gerard arangije avuga ati none se bisobanuye ko ibyabaye byose hariya uriya mugabo yoherejwe na Trina kugira ngo akwice cyangwa se kugira ngo akubabaze? Arakoreka muri ako kanya Philippe nawe yahise aza aha ngaha, numbaze ngo ni makuru ki azanye. Yaje avuga ati Mr. Shi, ati rwose twakoze iperereza ndetse uriya mugabo twamubajije neza. Ati ndetse uriya mugabo yavuze yuko ari Miss Holder wari wamwohereje, ndetse twasanze uriya mugabo yari umushoferi wa Trina kuva na kera rwose Trina akiri umwana. Ati ndetse biriya byose yashakaga kubikora kugira ngo asohoze amasezerano yari yasezeranije Trina. Ati ikindi kandi bashakaga kwangiza ubuzima bwa Claire kugira ngo utazongera utekereza kuri Claire ukundi. Dore sasa hano ngo Mr. Shi umujinya uramwica. Claire arangije avuga ati none se nyuma na nyuma noneho wanyizira? Atarega n'ubundi naho babikubwira gutya, kubera ko Trina ari we mukunzi wawe ntabwo wabyizera. Ati ndabizi yuko ukimuhagaze hejuru. Dore sasa ngo Gerard uri hano nawe arakubitwa n'inkuba.
arangije aravuga ati se kuva ryari Trina yarabaye umukunzi wanjye kandi wibuka nawe ntabwo yigeze abibwira uyu mukobwa. Yakomeje araho yumva yuko uyu mukobwa ubwo abizi. Claire avuga ati none se ninde utabizi yuko Trina ari umukunzi wawe? Ati buri muntu wese hano arabizi. Philip arangije aravuga ati ariko umukunzi w'uyu nguyu cyangwa se umukunzi wa boss wacu, ati iteka ryose yahoze ari wowe, gute wowe ahubwo uzi yuko ari uriya mukobwa ngo ni Trina? Claire sasa nawe hano yahise atungurwa avuga ati njyewe se kuva kandi ryari ndi umukunzi wa Gerard? Gerard arangije amubaza ati se ahubwo kuva ryari utabaye umukunzi wanjye? Ati njyewe ni wowe mukunzi wenyine nigeze ngira. Ati ikindi imyaka 3 ishize waranabaye, ese ibyo ngibyo ntabwo ubyibuka? Ati ubwo nari nakoze impanuka kwa muganga ni wowe, ubwo nari nakoze impanuka y'imodoka ni wowe muntu wenyine wantwaye kwa muganga. Ati ndetse n'ibindi bintu byinshi biduhuza. Ati ndetse ibyo byose nibyo bituma uba umukunzi wanjye. Philippe uri hano sasa niwe watangiye kuba yavugira boss we, arabizi yuko umukobwa atamwizera Philippe, ndetse amubwira ati cyane iki gihe cyose twahoze dukora ibi byose tuzi yuko wowe ubizi yuko Gerard agukunda cyangwa se Mr. She agukunda, none wowe iki gihe cyose uhoze utekereza yuko Gerard akunda Trina? Umukobwa sasa dore hano ngo isoni ziramwica, kumbe yasanze ishyari yagize ari iry'ubusa. Arangije aravuga ati rero ubwo habayemo ukutamenya. Umusore arangije amubwira ati none se basi nyuma y'ibi ngibi byose byabaye, ese mariage yanjye nawe urayifata nk'ukuri cyangwa twongere dukore mariage? Atarega wa mukobwa ni ukubera yuko ibi byose ntabwo wigeze umpa amatwi cyangwa se ntabwo wigeze unyumva, ahubwo wowe wumvaga ibyo Trina yakubwiraga cyangwa se wumvaga ibyo Trina yashakaga yuko wumva. Kaya sasa nawe avuga ati none se ngiye ko nabonaga mwegeranye cyane, ati urumva ibindi nari gutekereza ari ibiki kandi n'abakozi bose ariko bavugaga. Umusore arangije avuga ati none niyo mpamvu iki gihe cyose rero wahoraga umpunga ungendera kure? Kubera iki se utumvaga ibyo nge navugaga cyangwa ngo urebe ibyo nakoraga? Kuki wumvise ibyo abakozi bavuze ibyanjye n'ubyumva? Umukobwa hano yasanze ari we uri mu makosa, nyamara ntabwo yagombaga kumva ibyo abakozi bavugaga cyangwa ngo yumve ibyo Trina yavugaga kuruta uko yari kumva Gerard cyangwa se Mr. She. Umukobwa hano yabonye yuko ari we uri mu makosa ndetse ari nawe wo gusaba imbabazi, arangije asaba imbabazi Mr. She cyangwa se Gerard. Philippe uri hano arangije avuga ati ni byiza rwose ubwo ibibazo byanyu bikemutse, ati nanjye ubwanjye byendaga kuzansaza pe. Ati ikindi kandi ntimuzigire mutuma ibingibi byongera kuba. Ati nicyo kintu cyaba ari kiza kuri mwe mwembi. Philippe hano yarabibonye yuko ibyaba bombi bikemutse, ati nibura ubu ngubu ubashije kumenya Trina uwo ari we wa nyawe, ati ndetse ubashe no kumenya Claire uko yari amerewe cyangwa se uko yiyumvaga. Umusore nawe ntabwo yatekerezaga yuko Claire yaba amufuhira kuri uru rwego. Umusore arangije avuga ati none, ati rero nk'umunsi wacu wa nyuma cyangwa se nk'umunsi wa nyuma wa vacances, ati uragira ngo dukore iki cyangwa se tujye hehe? Ati se ubu ngubu ntitwabitangaza noneho nkabitangariza buri umwe wese yuko uri umugore wanjye? Umusore avuga ati ndakeka yuko ari cyo gihe, igihe cyose wahoze wanga yuko mbitangaza kubera yuko wari uzi ko utari umukunzi wanjye, ukeka yuko nzaguha divorce. Umukobwa yaravuze ati noneho ibyo ngibyo rwose ngewe nta kibazo mbifiteho, ariko umusore ukamwitegereza nanone agatekereza yuko uriya muganga ashobora kuba yibeshye, Claire ashobora kuba atwite bya nyabyo, ariko natwe niko twari tubizi. Barakoreka sasa aba bombi bisa nkaho bari biyunze. Umusore avuga ati rwose ntabwo nzongera gutuma Trina akujya mu matwi bigeze ahangaha. Ati ndetse hanyuma y'ibyo yateje byose ntabwo rwose ndibuze gutuma abicika, ari buze guhanirwa ibyaha yakoze. Ati ikindi kandi kuri uyu munsi buri wese agomba kumenya ukuri kuri hagati yanjye nawe, ati ndetse ngomba kuba nabitangariza buri wese kugira ngo bitazigera binakugiraho ingaruka kandi ntihazagire undi muntu wongera kukumenyera. Umukobwa sasa hano nawe yarishimye abona yuko noneho umusore atigeze akunda Trina, ahubwo ari we yakundaga iki gihe cyose. Barakoreka sasa hano twigarukire kuri uyu nguyu ngo ni Trina. Yararimo abaza Sina ati none se, ati ntabwo bigeze bahana divorce? Ati fata ibingibi ahangaha urebe ukuntu byagenze, bigaragara nkaho Sine uri ahangaha arimo kubeshya arimo kubeshya Miss Hoda cyangwa se Trina kugira ngo amwihere amafaranga.
hano avuga ati nyuma y'uko rwose Jade afashe Claire ati rwose bigaragara nk'aho ibyabo byarangiye. Urahanga ngo ni Sine yahise avuga ati rwose bigaragara nk'aho iri joro amasezerano yabo ya divorce yagenze neza. Kumbe uyu Sine yabashije kuba yacika, ariko nanone yaje ahangaha kugira ngo abeshye yaje ahangaha kugira ngo abeshye Claire, abeshye Miss Huda ubundi amwihere amafaranga. Ati ndetse ikindi kidasanzwe ati rwose Claire bamwirukanye muri uyu mujyi, ati nta na hantu na hamwe azigera abona akazi muri uyu mujyi. Ati rwose Jade yahise amusohora nyuma y'uko asanze turi kumuca inyuma. Dore sasa ngo Trina arishima, kumbe urahanga ngo ni Sine arimo kumubeshya kugira ngo yibonere amafaranga. Icyo atazi nuko bamufasha ahubwo ibintu byanagenze nabi. Barakwereka sasa urahanga ngo ni Miss Huda cyangwa se Trina nawe yahise afata amafaranga menshi cyane yuko yizeye ko agiye kuba umugore wa Gerard. Yahise afata amafaranga menshi cyane, arangije ayaha umugabo urahanga ngo ni Sine. Arangije amubwira ati va ahangaha uhunge ujye kure, ntihazagire umuntu n'umwe umenya yuko ibi ngibi ari njye wabipanze. Icyo atazi nuko byarangiye ahubwo uyu Sine amubeshye kugira ngo yibonere amafaranga. Gerard avuga ati urakoze cyane Trina we, ati rwose ndetse ntugire ikibazo, ati rwose nyuma nzagaruka kugushimira, ati ndetse aya mafaranga nzayakoresha neza umaye pe, ati naho ubundi reka njyewe ngende. Barakwereka urahanga ngo ni Sine yahise agenda amaze kubeshya uyu uraha amubwira yuko ibyo yamutumye byose byaciye mu kumbi. Bigaragara yuko uyu mugabo atigeze anacika, ahubwo hano bari bamuzanye kugira ngo bamukoreshe nk'agatego bamenye ese kuko Trina niwe ukora ibi. Jade nawe kubyizera byari byamunaniye. Barakwereka Sine akimara kuva mu cyumba, uyu yahise amubwira ati none se, ati ni ibiki uvuze cyangwa se ni ibiki uvuganye n'uriya mukobwa? Sine urahanga arangije avuga ati none se ntabwo wabyiyumviye? Umukobwa yabyemeye yuko byose ari wowe wabikoze, ati ndetse yambwiye ngo munge mva ahangaha ngende. Ati se ubu ngubu ni igiki ushaka yuko nongera? Uyu Sine hano bari baje kumukoresha nk'agatego. Ati ndetse dore hano ikarita amaye yo kunyishyura amafaranga yarandimo cyangwa se amafaranga y'akazi yanumye gukora. Gerard ahangaha sasa byamunaniye kubyizera yuko Trina yaba yakoze ikintu nk'iki ngiki, ariko noneho ubu ngubu yarabyizeye. Barakwereka Philippe yahise avuga ati ahangaha ni sawa, ati rwose kuva wowe uvuga yuko uzahinduka ukaba umuntu mwiza utazigera wongera gukora amakosa nk'aya ngaya, ati rwose ahangaha turi buze kukorohereza wa mugabo. Sine urahavuga ati rwose muraba mukoze. Nawe ntago yari we, ahubwo yari amaco y'inda yari yikeneriye amafaranga. Barakwereka Sine bamucishijeho bavuga ati we turi buze kukubabarira, turi buze kukureka ugende. Ibi byose babipanze ndetse bamaze kubeshya Trina yuko Claire bamwirukanye mu mujyi. Icyo atazi ahubwo ni uko Gerard agiye gutangaza ko Claire ari umugore we, buri wese akaba yabimenya. Dore sasa ahangaha ngo Gerard arinjira agasanga Trina arimo kwisetsa, ndetse Trina hano yahise amwakirana urugwiro. Avuga ati Gerard, ati se niki kikugaruye ahangaha? Arabizi yuko ngo Claire bamwirukanye mu mujyi ndetse yahanye divorce na Gerard. Gerard yaze hano nawe amwereka yuko ashobora kuba amwitayeho, avuga ati rwose muganga yari yambwiye ngo uri kumera neza. Umukobwa nawe hano rwose yitwara nk'umugore wa Gerard, avuga ati rwose niko bimeze, ati akaboko kanjye kari koroherwa, ati mu minsi iri imbere ndaba mbasha gukora akazi neza. Gerard avuga ati ati aho ngaho rwose ni sawa ndetse ndabyishimiye, ati zana akaboko kawe hano turebe. Arabizi yuko uyu mukobwa yivunnye ku giti cye atari Claire wamuvunnye, ndetse arabizi yuko yari yohereje umwicanyi ngo yice Claire nyuma yuko amaze kumufata ku ngufu. Barakwereka umusore n'umujinya mwinshi, arangije avuga ati se wa mukobwa we, ibi byose ni wowe wabyiteye ku giti cyawe? Umve ikibazo. Urahanga sasa byahise bimucanga, ati se ibi byose ni wowe wabyiteye ku giti cyawe? Umukobwa arangije atangira kwivugisha, atari ko Gerard wambwiye yuko uzanyitaho cyangwa se wansezeranije yuko uzanyitaho kugeza akaboko kanjye gakize. Ati se none ibyo ngibyo ni ibiki urimo kumbwira? Umusore avuga ati rega nanjye niyo mpamvu ndahangaha, ati ni ukubera yuko nabigusezeranije, ati ndetse ndagira ngo rwose tubiganireho byimbitse wumve. Ati bigaragara nk'aho urugendo rwa kampani cyangwa se trip cyangwa akavakansi ka kampani kari karangiye, ati rero nagombaga kuba naza ahangaha kukureba.
ati rwose nyuma y'iki gihe kinini wowe wari uri kumwe natwe, cyangwa se nyuma y'iyi myaka igera kuri 2 wari uri kumwe natwe, ati ndetse rwose wa mukobwa wagiye ukora buri kimwe, ati ndetse wagiye unatendinga utuvakansi twa kampani yacu, ati akangaka k'uyu mwaka konyine niko wasibye. Ubwo ari kuvuga uru rugendo bakoze ejo bundi. Ati rero kubera ko yuko twe twagiye muri vakansi wowe n'ujyeyo, ati rwose nawe hari surprise cyangwa se hari akantu k'agashya hano nakuzaniye. Ati none se ako gashya kandi ni akahe? Ati rwose wa mukobwa nyuma y'imyaka myinshi, ati bisa nkaho nigeze nkubanira neza, ati bisa nkaho njyewe nawe tutigeze tubana neza. Ati rero rwose kuri iki gihe umukobwa atekereza yuko umusore ashaka kuba yamuporopoza. Ati natekerezaga yuko wa mukobwa we wumve umusore uri aha ngaha aravuga yitonze cyane. Ati nyuma y'iki gihe natekerezaga ikintu cy'ingenzi pe. Ati ndetse ndumva uri umuntu w'ingenzi kuri njyewe. Umusore akomeza kugenda abicisha hirya no hino, ndetse umukobwa uri aha ngaha atekereza yuko uyu musore yaje kumuporopoza, cyane yuko atekereza ko Clea bamwirukanye atakiri muri uyu mujyi, ndetse amufashe ikiganza gatoya amubwira ati rwose nashakaga kuba naguporopoza. Dore sasa aha ngaha ngo umukobwa biramurenga, ariko ibingibi byose twebwe turabizi yuko barimo kumukina. Ati none se Gerard, ati uri seriye koko? Ati rwose uri agakobwa k'akagoryi pe. Ati gute se wumva rwose naba ndi kukubeshya? Ati ndashaka kuguporopoza. Umusore uri hano ngo ni Gerard yakomeje yigira nkaho ari ibyanyabyo, ariko nawe arashaka ngo ababaze umutima w'uyu mukobwa. Ati Gerard, ati se nyuma na nyuma uramporopoje? Ati rwose nari mbitegereje iki gihe cyose. Gerard nawe amubwira ati gahumura, ati rwose ibingibi nagombaga kuzabikora, ati nuko nabitindije ku bushake. Numbaze ngo Gerard sasa ni ibiki arimo gupanga, kuko twe tuzi yuko agiye kuza agahita afata uyu mukobwa yarangiza akajya kumufungisha. Ati rero rwose, ati ndashaka yuko nawe uza tukajyana mu karuhuko cyangwa se mu kavakansi ka kampani, cyane yuko vakansi itararangira, nta mpamvu yuko uguma aha ngaha kwa muganga. Umukobwa n'ibyishimo byinshi hano byamurenze, yahise avuga ati mana yanjye, ati njyewe rwose nubwo akaboko kanjye kameze gutya, ati rwose ngiye kuza nanjye mbajoyininge cyangwa se mbe ndi kumwe namwe, ati ku munsi wo gusoza vakansi cyangwa se ku munsi wo gusoza akaruhuko k'abakozi ba kampani. Barakwereka twigarukire hano muri kampani, abakozi bose baje hano bitegereza Trina uri aha ngaha, ndetse arimo kubabwira inkuru y'ibyabaye. Ati mwebwe ntabwo muzi ibyabaye rega, ati rwose Mr. Shi yamporopoje kwa muganga, ati ndetse ni nayo mpamvu hari iki kirori cyo gusoza ikiruhuko cya kampani, ni nayo mpamvu nakije. Atari ku wundi kubera iki mariage yanyu mwari mwarayitindije? Ati rega yakabaye yaranabaye na kera kose. Ati ndetse twe tubitegereje igihe kinini, abakozi namwe murabizi nta kindi bavuga. Ndetse barakwereka Mr. Shi nawe aho ngaho yaje, ariko n'abakozi bose bavuga ati felicitation Mr. Shi, cyangwa se felicitation boss Gerard we. Bigaragara nkaho iki kirori yabeshye Trina yuko ari we wagikoreye, ariko nanone ntumbaze ngo ni ibiki Gerard arimo gupanga. Trina aha ngaha byamurenze, ndetse yajambaye n'imyenda irabagirana cyane nk'umukobwa nyine bagiye guporopoza. Kandi nanone twumvise Gerard aganira na Clea yuko bagiye gutangaza, cyangwa se ku munsi wo gusoza ikiruhuko bagiye gutangaza ibyabo bombi. Uko Gerard yakageze aho ngaho, Trina yahise aza amufata ikiganza. Gerard aramwitegereza, arangije amwenyuramo gake gake, aramubwira ati bundekuye, ati rwose igirayo, atarigana kubwiye yuko mufitiye amasurprise menshi. Ati rero rwose nta mpamvu yuko ubyirukansa, ati surprise rwose ziri buze kuba zihari mu kanya. Umukobwa ibyishimo byamurenze, ndetse rwose ameze nk'umuntu wageze mu ijuru. Icyo atazi nuko bamuvumbuye yuko ari bihemu. Barakwereka Gerard uri aha ngaha nawe sasa numbaze ngo ni iyihe mpamvu yateguye iki kirori. Yahise abwira umukobwa ati rwose nanakubwiye yuko rwose ndi buze kugutegura, cyangwa se naguteguriye surprise. Ati rero reba hariya ngo niki naguteguriye. Barakwereka Clea nawe yavuyeyo na Violine aha ngaha. Numbaze se Clea we kubera iki yambaye gutya? Clea hano yaje yambaye nk'umugeni. Barakwereka Trina mu kwitegereza, yarazi yuko Clea bamwirukanye mu mujyi, ndetse yarazi yuko Clea yahanye divorce n'uyu musore ngo ni Gerard. Yumvaga Clea atakibarizwa mu bakozi ba hano, ndetse amakuru sini wamwicaye yari yohereje yamuhaye
ntago ari aya nyayo. Claire hano yaje yambaye ikanzu ihenze ndetse cyane abakozi bose hano bari bumiwe. Kandi nanone Claire agenda amwenyuramo yitegereza Trina, dore sasa ngo Trina isukari irazamuka, dore sasa ahangaha ngo umukobwa biramurenga. Yaribaje se gute Claire yaba akiri ahangaha? Ati ntabwo nayimagina yuko Claire yaba akiri muri uyu mujyi, gute yaba yambaye ikanzu y'agaciro nk'iriya? Ese ariya mafaranga yayakuye hehe? Ati se gute yambaye ikamba ry'abageni nk'umuntu ugiye gushyingirwa? Ibi ngibi byose ni ibiki kandi? Buri sasa ngo abakobwa bose bari ahangaha baritegereza Claire. Claire yaje ahangaha yegera imbere nta muntu n'umwe avugishije, bigaragara yuko ibi ngibi yabipanganye nande, yabipanganye na Gerard. Ariko nanone ibi byose babipanze mu buryo bwo kwihorera kuri Trina. Claire yaje ahangaha nk'umuntu ugiye gususurutsa abantu bose batashye iki kirori, ndetse wibuke Claire ngo ni umuhanga mu bintu byo gucuranga. Trina ariko umujinya umwica. Barakwereka sasa ahangaha Claire yatangiye gucuranga indirimbo, ariko nanone acuranga indirimbo z'agahinda. Ese ibi ngibi bigamije iki? Abantu bose bari ahangaha mu kirori byabacanze, bayobewe ibiri kuba. Ariko nanone wibuke Claire ni umuhanga mu kuba yacuranga. Abakobwa bari ahangaha bakomeje bavuga ati mbega, ati ni ukuri umuziki wa Claire wagusinziriza pe, ati mbega ukuntu ari byiza. Bose bakomeje begera imbere ngo bumve ibyo Claire arimo kubacurangira. Bavuga ati rwose ntabwo nizeraga yuko Miss Johnson cyangwa se Claire ari umuhanga mu gukina violine bigeze ahangaha pe. Ati ntabwo nabyizeraga yuko byaba bimeze gutya. Ati ndetse ntabwo ari classical instrument zonyine, ati n'ibindi bikoresho byose azi kubikoresha. Ati ni ukuri umuziki we uravuga neza. Ati se nibyo uri kubyumva njyenyine? Ati cyangwa namwe mwese muri kubyumva? Trina arahangaha ahagaze imbere ya bose, ndetse niwe uhagaze imbere ya Claire. Avuga ati sinari nzi yuko Claire yaba azi gucuranga bigeze ahangaha, nyuma yuko atunguwe no kuba Claire akiri hano, ariko nanone aracyatungurwa no kuba Claire azi no gucuranga violine. Barakwereka abitabiriye iki kirori bose bakomeje baryoherwa n'umuziki, ndetse uri ahangaha yitegereza Gerard. Arangije avuga ati none se Claire ntabwo wakabaye wamusohoye atakiri muri uyu mujyi? Umusore arangije azamura akaboko, numbaze ngo nibiki agiye kuvuga. Arangije amubwira ati banza witegereze neza. Ubwo ari kubwira Trina, ubwo ari kumubwira ngo yitegereze nde? Yitegereze Claire. Claire we ahangaha arimo kwicurangira indirimbo ze zituje, ndetse abantu bose ahangaha baryohewe n'umuziki wa Claire. Gerard arangije amubwira ati mbere yuko umbaza ngo Claire sinakabaye namujugunye cyangwa se twamwirukanye atakiri muri uyu mujyi. Arangije amubwira ati banza witegereze Claire neza, ati ibindi turi buze kubivugana nyuma, ukurikire akantu ku kandi. Ndetse uyu Trina azi yuko uyu cyangwa se iki kirori cyose kiri kuba kugira ngo bamupropose. Ndetse Gerard hano yabaye uwa mbere mu bahaye amashyi cyangwa se mu bakomeye amashyi nde? Claire. Barakwereka yahise ajya imbere. Numbaze ngo uyu musore niki agiye gutangaza. Ndetse yasize Trina aho hasi, arangije ahita ajyaho hejuru nk'umuyobozi wa kampani nyine. Nyuma yuko havuyeho akazi ki, agomba guhita afata ijambo. Arangije avuga ati buri umwe wese uri hano, ati ndetse muri uyu munsi wihariye cyane, ati ndashaka kugira ngo buri wese uri hano, ati ndetse nyire ikintu mutangariza. Ati ndashaka kugira itangazo mbabwira cyangwa se icyo mbabwira. Claire uri hano amwenyuramo. Ati ndetse icyo nshaka kubatangariza ni ikintu cy'ingenzi, ndetse ndashaka kubereka umuntu w'ingenzi kuri njye. Umusore akivuga ngo umuntu w'ingenzi kuri njye, Trina yahise azamuka cyane yuko bamubwiye ko bari buze kumuporopoza imbere y'abantu bose. Yahise azamuka atekereza yuko ari we bagiye kwerekana. Arangije aca kuri Claire akomeza asanga nde Gerard. Ati se none weho kubera iki ukiraha? Ati se wasoje gucuranga noneho wakigendera, amafaranga yawe turi buze kuba tuyakwishyura. Uwo nguwo ni Trina, ndetse ari kugerageza gucyurira Claire. Barakwereka yakomeje anamubwira ati rega wagakobwa wari ubizi yuko utansinda. Ati ndetse ibi ngibi wari ubizi iki gihe cyose. Ati rero rwose guhera uyu munsi ugomba kumenya neza yuko Claire yamwihoreye. Ati rwose utari umuntu abantu bakwiye guha attention yabo, utari umuntu abantu bakwiye guhora bareba cyangwa se abantu bakwiye gutega amatwi kureba no kwitegereza iki gihe cyose. Barakwereka Gerard hano yahise avuga ati uwo nshaka kubatangariza, ati rwose reka muhamagare aze hano imbere.
arangije aramuhamagara. Abakobwa bose batega amaboko bagira ngo barebe uwo Gerard afata ukuboko kwe, ariko Trina niwe uri hano imbere. Abakobwa bose bazamuye amaboko. Gerard hano niwe ufite guhitamo umukunzi we. Dore sasa ngo arasebya Trina imbere y'abantu bose, agasanga Clea inyuma aho yari yibereye aho yacurangiraga. Dore sasa ngo Trina umutima uramuvamo. Ahangaha ni hahandi umuntu agenda akuma akaba n'igiti neza, aho umuntu aba atakibasha guhumeka. Abakozi bose bari bazi yuko Gerard agiye guporopoza Trina, babonye amuciyeho, dore yuko Trina yari amaze no gucyurira Clea. Arangije aragenda asanga Clea inyuma, ariwe mugore wa nyawe banashyingiranywe cyangwa se banasezeranye. Dore sasa ngo Trina arahindukira ayobewe ibiri kuba ahangaha. Gerard yahise yitegereza abantu bose, yarababwiye yuko ashaka kubagaragariza umuntu w'ingenzi kuri we. Arangije avuga ati buri umwe wese uri hano ndagira ngo yumve ati rwose uyu nguyu niwe mugore wanjye w'ibihe byose, ndetse amazina ye bamwita Miss Johnson Clea. Ndetse Clea hano amwenyuramo gakeya anabasuhuza avuga ati se mwese muraho. Barakwereka sasa aho ngaho Trina we ntabwo arimo kumva ibiri kuba. Barakwereka ya nshuti ya Clea avuga ati arega njyewe n'ubundi nari mbizi, ati nari narabimenye yuko Clea ariwe mugore wawe w'ibanga, ati ndetse byaragaragaraga cyane, ati sinari nabikubwiye na mbere hose, aterwa n'ubundi Miss Johnson ati niwe uberanye na Gerard, ati nk'uko rwose nari nabiketse. uwo ni Lynn ati ariko urabizi yuko ari njye wari wabikubwiye na mbere, wowe utari kubyemera. Abakozi bose babiburanaho ndetse abandi bakoma amashyi menshi cyane. Ati rwose kuri buri umwe munyihanganire, ati ndetse ntabwo twashakaga kuba twabatungura bigeze ahangaha, ati ariko wenda byari ngombwa yuko ibingibi bitagikomeza kuba ibanga. Barakwereka Trina sasa yahise afata Gerard ukuboko avuga ati Gerard, ese bakuruze wumve amarozi yo ngo ni ahantu atageze. Ati ese bakuruze, ati uyu munsi wagombaga kuba wamporopoza imbere y'abantu, ati ndetse umukobwa ngira ngo wamaze kumuha divorce, ati ubwo sinzi impamvu akiraha. Gerard arangije ahita amwishikuza avuga ati rwose wagakobwa we mvaho, ati wowe ni ahantu njyewe nawe tuziranye usibye kera mu bwana bwacu. Ati ikindi kandi wibuke yuko wahaye uwo bita Sini akazi ngo ajye kwica Clea, ese ibyo urabyibagiwe? Ati ndetse no kuba ukuboko kwawe kwaravunitse, ati ibyo byose wageragezaga ngo ubeshyere umugore wanjye, umutere rwose kuba yajyaho ikimwaro cy'uko yagerageje kukurwanya ndetse yaguhemukiye bagira ngo ari kurwanira umugabo. Ese ibyo byose ntabwo ari wowe wabikoze? Umukobwa avuga ati none se Gerard, ntabwo uri buze kumporopoza nk'uko wari wabivuze imbere y'abantu, ntabwo uri buze kubwira isi yose yuko ari njyewe wakunze kuva na kera mu bwana. Dore sasa ahangaha ngo ararira ay'ubusa. Ati rwose wa mukobwa sinzi uko biri bugende nuguma ahangaha, atari ko nkubwije ukuri pe, ati rwose njyewe ntabwo nigeze nkukunda kuva na kererega. Dore sasa ahangaha ngo aramukatira imbere y'abantu bose. Ati we ntabwo ibyo ngibyo bishoboka, ati uwo murozi kaza agombe kuba hari ikintu yagukoreye, ati ubundi uwo nguwo ntabwo ari we Gerard nzi, ati uwo murozi kazi yagukoreye ibiki? Gerard arangije avuga ati wa mukobwa rwose ucunge amagambo yawe, umugore wanjye ntabwo ari we wakabaye ugira gutya. Ati ikindi kandi iki gihe cyose wangize ikigoryi, ati byari cyo gihe kugira ngo birangire rega Trina we, ati se ubu ngubu wowe ntabwo uri kureba ukuri? Ati ngira ngo rwose wakabaye wasobanukiwe ibiri kuba ahangaha. Barakwereka abari ahangaha bose bakomeje bavuga ati mbega, ati yewe, ati burya ntimukajajinge igitabo murebeye ku gifuniko cyacyo, ati kari agakobwa twajyaga tubona ari akana keza, kumbe ni akanyabyaha bigeze aho ngaho, ati baze yuko kashakaga no kwica Clea. Ati rwose wa mukobwa we wibagiwe ibintu wavuze mu kanya uganira na Sini, ati wibagiwe deal zose wapangaga na Sini, ese ni ngombwa kugira ngo tuzane ibimenyetso bagufunge cyangwa? Kumbe barakwereka umusore uko ibyo yakabivuze. Barakwereka Clea sasa byaramucanze atangira gusubira inyuma. Umusore avuga ati arega nubwo ni impuhwe nakugiriye kuba nakuzanya ahangaha ukareba ikirori cyanjye na Clea, naho ubundi rwose wagombaga kubikurikirana live uri mu bitaro hariya aho wari uryamye.
umukobwa avuga ati nyuma y'ibi byose ese koko ni ibi ngibi mwampangiraga? Dore sasa ngo aratangira kuba nk'umusazi. Gerard amubwira atarega ikibi nyuma na nyuma cyagaragaye, ati ntabwo iki gihe cyose wari kuzaba wihishe mu bantu batakuzi yuko uri ikibi. Hano Trina avuga ati no, ati se gute kandi ibi ngibi byashoboka? Ariko n'ubundi ahangaha ntacyo abashije kugarura. Avuga ati ntabwo ibi ngibi nabyemera, ati ntabwo Gerard wava mu ntekerezo zanjye, ati ndetse nta n'undi muntu ngiye ntabasha kubana nawe atari wowe. Dore sasa ngo Claire umujinya uramurya, avuga ati ni wowe mukunzi wanjye. Uwo ni Trina. Gerard avuga ati mvaho wa gakobwa we, ngewe nta hantu na hamwe nigeze ngukunda, ati sinigeze ngukunda habe na rimwe, ati kandi ikindi ibyo bintu nabikubwiye igihe kinini cyane, ati wowe ngufata nka mushiki wanjye mutoya, ati ndetse ni nazo mpuhwe mugirira ku bw'amakosa yawe, ubundi wakabaye ugiye gusazira muri gereza. Ati rero ugomba kubimenya yuko nigeze nkufata nk'umukunzi wanjye, ati umuntu iki gihe cyose nakundaga wenyine ni Claire. Ati none ntabwo ari njyewe wakundaga iki gihe cyose? Ati se ntabwo ari njyewe sheri wawe wo mu bwana? Ese urukundo wari umfitiye mu bwana rwararangiye? Dore sasa hano ngo aritegereza Claire. Ati none se ako gakobwa ko mu cyaro ni ibiki kaguhaye? Ese kagukoreye ibiki? Ati ako gakobwa kaje ari agakirina muri kampani yacu, agakobwa k'agakene nk'ako ngako. Ese wowe Gerard urebye urabona muberanye koko? Ati rwose uwo mukobwa agombe kuba hari ikintu yaguhaye, nk'uko nabivuze na mbere hose rero agombe kuba rwose yarakuroze. Ati n'ubundi erega abantu bo mu cyaro ntabwo batana n'uburozi. Gerard avuga ati wa mukobwa nakubwiye ngo uceceke ndetse ntukomeze kuvuga umugore wanjye nabi utaza kundakaza. Gerard arabivuga n'umujinya mwinshi cyane. Ati ikindi kandi, ati rwose hagati y'abantu bari hejuru cyangwa se hagati y'abakire n'abakene, ati rwose ibyo ngibyo ntabwo bijya bikora iyo bigeze ku rukundo. Ati rero rwose niba narigeze nkukunda, ibyo ngibyo ubyihanganire, niba nawe ujye gushaka abandi basore cyangwa se ujye gushaka abasore b'abakire bandi barahari benshi cyane. Ati ngewe uwo nakunze ni Claire. Barakwereka ati sano nibura Claire yabonye Gerard amuvuganira ariwe witonganira na Trina. Abandi bakozi barumiye bavuga ati mana yanjye, ni ubwa mbere rwose mbonye umusore arwanira umukobwa bigeze hariya. Barakwereka Gerard hano yahise afata akaboko ka Claire avuga ati mu maso yanjye abakozi bari aha ngaha ntabwo bamenyereye bosi wabo afite amagambo menshi. Ati mu maso yanjye umuntu uhora ucamo wenyine, ati rwose ni imisatsi ya Claire. Ati ikintu gihora gica mu maso yanjye cyonyine, ati ni imisatsi ya Claire. Ubwo ni ukugira ngo rwose abe amubwira utugambo twiza. Trina uri aho ngaho nawe yiyumvira icyo bita imivugo. Trina avuga ati ariko nta buryo ibi ngibi byaba bishoboka. Claire we yisekera nicyo gihe cye cyiza cyo kuba bamwerekana imbere y'abantu. Ati ikindi, ati ni igiki gituma rwose Gerard yumva yuko kari agakobwa ariko bakwiriye kubana? Ati rwose ibi bintu ntibyakabaye, kano gakobwa kagomba gupfa. Barakwereka hano uyu yaje yirukanka ngo afate Claire mu ijosi amunige, Gerard aba yamujugunye ku ruhande. Avuga ati Trina we, ati rwose ntukomeze kunesha umutwe rero, ese ukeneye ko nkubwira ukundi kuri kuhe? Ati ikindi kandi ntukomeze kumpatiriza, naguhaye amahirwe yo kuba wagenda ukabaho ubuzima bwawe ndetse naguhaye amahirwe nka mushiki wanjye muto. Ati ariko nukomeza kumpatiriza, ati ikintu kiri buze kukubaho ni ikidasanzwe pe. Ati rwose ntukomeze gutuma nkwereka impuhwe kubera ko ziri buze kugera aho ngaho zishyira. Ati ikindi kandi ugomba kumenya yuko, ati rwose ibiri kuba hano byose n'ubundi nibyo nari napanze, nta muntu n'umwe wigeze abimpatiriza. Ugomba kumenya yuko ngewe ndi umugabo nzi kwifatira imyanzuro. Dore sasa ngo Trina uri aha ngaha baramukurira inzira ku murima. Trina avuga ati gute se ibi ngibi bishoboka? Ati ntago nabyemera. Ati rwose ibyo urimo kuvuga byose ntago ndi buze kubyemera. Philippe nawe ari aho ngaho arimo kumva. Ati rwose wa mukobwa ugomba kumenya yuko guhera ubu ngubu, ati amasezerano kampani yanjye yari ifitanye na kampani yo mu rugo iwanyu, ati guhera uyu munsi amasezerano ya kampani yacu na kampani yo kwa Hoda. Ubwo Hoda ni papa wa Trina. Ati rwose arangiriye aha ngaha. Trina avuga ati ariko ibyo ngibyo ntabwo wabikora. Ati aka gakobwa ndabona kasaze, mugakure aha ngaha mugatware we.
Trina hano rwose yabaye nk'umusazi, nta kintu na kimwe arimo kumva, yaketse yuko ibiri kuba ari inzozi. Avuga ati Gerard we, ati basi nkusabye imbabazi, ati ibindi byose ubinkorere, ati ariko kampani yo mu rugo nibiyigireho ingaruka. Bivuze ngo iwabo kwa Trina nabo bigiye kubageraho bimwe yajyaga avuga ngo Clea w'umukene cyangwa se Clea agakobwa ko mu cyaro, ahubwo ubanza ari we biri buze kurangira abaye agakobwa ko mu cyaro. Clea ari aho ngaho yitegereza Trina bamutwara ku ruhande, ariko nanone Gerard ahita amufata akaboko. Clea n'ibyishimo byinshi uyu munsi yabonye ibintu yifuje kubona ubuzima bwe bwose. Ngira ngo muribuka aho twatangiriye ubwo Gerard yafataga urugendo ajya kure, Clea rwose asigara amwitegereza avuga ati uriya musore ni umuntu mwiza. Gerard hano yakomeje atangariza abantu bose avuga ati rwose mumbabarire kubwo ibyo mberetse ahangaha mutagombaga kureba. Ati ariko nyuma y'ibyo byose, ati ikirori cyabaye ahangaha cyo kugira ngo dusoze akavakansi cyangwa se dusoze ikiruhuko tuye twarafashe, ati natekereje yuko byaba byiza mberetse n'umukunzi wanjye cyangwa se mberetse n'umugore wanjye. Ati rero ubu ngubu mwakenjoyinga ikirori. Barakwereka inshuti za Clea zakomeje hano zimufresita zivuga ati Clea, aterega n'ubundi twaye twarabibonye, ati ni wowe wari ukwiriye Gerard rwose, murabizi namwe iby'abantu. Ati rwose mwese reka dushimire Mr. Shi kubw'aka karuhuko, ati ndetse tumushimire no kubw'ikirori atweretse uyu munsi. Mr. Shi avuga ati rwose mwe muretse, ati ndetse niba mushaka kunshimira, ati rwose hari undi muntu hano mugomba kuba mwashimira urebe, ati rwose mugomba gushimira umugore wanjye, ntago ari njyewe mugomba gushimira kubw'ibyabaye hano. Ati mushimire umugore wanjye. Ubu ngubu Clea ntabwo bakiri kumwita Miss Johnson, ahubwo baramwita Miss Gerard cyangwa se umugore wa Gerard. Bakomeje hano bavuga ati mbega, ati mu by'ukuri ni byiza pe, ati rero musome imbere y'abantu tubireba noneho kugira ngo twemere yuko ari umugore wawe. Abo ni abakozi. Ati yego nibyo namusome imbere y'abantu, ati tubyemeze yuko ari umugore we. Dore sasa ngo aba baraha imbere bararebana, isoni zikabica, ariko abantu bose bari imbere avuga ati nibyo koko, ati rwose namusome kugira ngo twese tubyemere. Barakwereka sasa ahangaha Clea nawe ubu ntacyo afite cyo gutinya, ndetse na Gerard hano ntacyo afite cyo gutinya, ariko amusoma imbere y'abakozi bose. Ubwo ibya Trina nabyo ngira ngo uko byarangiye mwabibonye. Iyi yari finali ya filime yacu, ndetse ndakeka ari ahangaha irangiriye. Kanda subscribe rero twikomereze n'izindi. Ikindi kandi ku bantu bakeneye filime nyinshi ku munsi zigiye gutangira guca kuri YouTube channel yitwa Inkuru Yacu, mugereho rero muzirebe. Bye bye. Yumvaga nitwa Vazi, ndabakunda cyane.